ngo ariko yashyize ibitekerezo by'iteka mu mitima yacu. Komeza ongera asubiremo. Ngasubiremo. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo. Uburyo umuntu cyane nase nagoze kubushiza ari abaje kumureba ngo hari igihe yaje abagaburira imitsima n'imigati, bagarutse ntiyabiba nuvuga ngo ushobora gutekereza ko Yesu ari buze gukiza abarwayi kandi atari wo murimo ari buze gukora icyo gihe. Ubaye ko ufite Yesu muri wowe ntabwo wamugenera icyo ari buze gukora, ahubwo wemera kuba igikoresho kugira Yesu akorere muri wowe. Satani yazize iki kintu, yabizize aterero. Yesaya 14:13. Wumve turabihuza na ya Malaki 3:13. Yego. We yagiye muri cya gihe cy'ubwihugiko bwe bwa bya bindi by'amabanga yiziho, yibagirwa ko Imana iri kumurikamo agatorosha aho ngaho. Ijisho ry'Imana ryaho. Yesaya 14:13. Yanditse igitabo cy'itangiriro cyose nuba kigira amapaje 50, ibice 50, arabyandika, yandika mbere na mbere nawe aniyandikaho mu kuvuka kwe. Urumva meditation yararimo, Bibiliya yamubwiye ngo nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Imana iti mwereka umugongo, nusoma muzagenda bisanga Imana yamweretse umugongo byari bisobanuye yuko icyo gihe arimo asenga igiye kumwereka ibyabaye past, imwereka ibyabaye ubu imbere na mbere. Imana yaremye ijuru n'isi, mu mazi yatembaga byose, atangira kuvuga turimo umuntu mu ishusho yacu, yandika inkuru z'aba Seti, z'aba Loti, z'aba Abrahamu, yandika biriya byose byabaye Isaka na ba Yakobo, byose arabyandika. Mose aje mu gitabo cyo mu kuva, tekereza uko yazandikaga inkuru nkaho ahari. Ibyo bintu byavuye muri meditation, byavuye muri meditation. Mose yajyaga yibwira ku rwego rudasanzwe. Noneho dore meditation ahantu meditation ntiyitizamo, noneho ntiyatazamo n'izo mpano zo kwerekwa cyangwa no gwishurira zabaye mbere. Ntazamo iriya mpano yo gwishurirwa ibyabaye mbere, kwerekwa cyangwa se kwerekwa ibyabaye. Icyo kintu buri muntu wese yaragihawe. Soma Imana itangiye kwingisha, uri kubyumva Plaisir? Imana ijimwe ni utsigariro wakoze mu minsi ishize, numva ndasetse. Kavuga se uyu ni wa muntu cyangwa si we? Njye nigeze kubwira abantu igitondo kimwe bashobora kuzabona apotre Imana ituma umugabo witwa Besaleli mwene Huri imuyuzuza ubwenge bwayo, hashake ibwira undi mugabo witwa Oholiyabu mwene Ahisama cyo mu muryango wa Dani. Besaleli yakomoka mu muryango wa Yuda, ibuzuza ubwenge, irababwira ngo mwubake ubuturo bwera, amabara, guconga, ibaha ubwenge budasanzwe. Reba nk'iyi foto, sibyo? Yego. Ibi bintu narabibonye ndikanga cyane, kuba ari kiro tw'utubumbu vuba none ukibagirwa umwanya w'ijambo ry'Imana. Kandi Bibiliya tubwira ko twakagombye kuva mu bwiza tugira mu bundi. Ubuke Yesu aravuga ngo unyizera azakora nk'ibyo nkora ndetse azanarenzaho, kuko njya kwa data. Ndajya nsobanura icyo kintu, ntawe uzakora ibintu birenze ibyo Yesu yakoraga. Ahubwo Yesu yashaka kuvuga iki? Yesu yashaka kuvuga ko unyizera azakora nk'ibyo nkora ngo ndetse azanarenzaho, kuko njya kwa data. Yaravugaga mu yandi magambo ni kuvuga ngo nzaza nture muri mwe, si mwe muzaba mubikora, ni njye nzaba mbikora. Mwe muzanyemerera mujye muri meditation, mwumve duhamanye maze nze nkore. Bivuga ngo Yesu ntiyarangije gukora cya gihe asura mu ijuru, ahubwo akomerejeho ku muntu wese uzamwemerera gukorera. Niyo mpamvu yaje akihishurira muri Pawulo agasobanura ibyo yasize avuze. Bura ni Yesu muri Pawulo aravuga ngo sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njye. Mu yandi magambo, uko kubana n'Imana utangira kugenda uganira n'Imana. Ubwo ndikubinda bidakuye, nivuga ngo uko umuntu asoma ijambo ry'Imana akagira iryo kuryibwira, niko bya bindi wasomye biba ubuzima. Wajya ugenda no mu nzira ukumva ijwi rigenda, riyavuga, ariko none uritangira kukwigishirizamo. Ni urugero tuvuge, niba uhuye n'ikigeragezo, ni urugero wenda uri mu nzira urimo ugenda, uhuye n'umuntu wenda aragukubise, aragucokosha. Ijambo ry'Imana muri we rikahita rikuganirira, uko biri kose iki kintu ntukwiriye kugikora. Utangira ubyumva nk'ibyanditswe, ukumva ibyanditswe, n'igihe ubona ibyanditswe, ariko noneho hari igihe kwinjira rivugana nawe. Ngiryo ijwi ry'Imana ry'umwimerere riturutse mu ijambo ry'Imana, ridaturutse kuri rya Satani. Kuko Satani nawe yakongorera abantu, ariko rivuye mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu umuhanuzi cyangwa undi mukozi w'Imana akubwira ati ijambo ryitavangiye n'iri, ijambo ribyaye ijwi.
mu gitondo akaza kugeza n'aho bamukanguye bazi ko yasinziriye mu bwato. Baramukangura bati mwigisha ese ko ahita ahaguruka. We yahagurutse acyaha umuyaga, nta kindi kintu yababwiye, ahita yongera ariryamira. ni ukuvuga ngo amasengesho yazana ibitotsi bikora ibitangaza, ariko ibitotsi ntibyazana amasengesho akora ibitangaza. Babayeho mu myaka ya kera, mu myaka ibihumbi nk'igihumbi na 200 cyangwa igihumbi, babaye iki gihe kera bahita bababona. Hari ibyo utangira kubona Yesu arababona ko bababonye, aravuga ati wow, babahungu turi kumwe rwose. Noneho igitangaje, Yesu agasenga wenyine. Biravuga ngo yararaga ku musozi agasenga. Ni ukuvuga ngo ku musozi asenga. Yesu yasengaga gute ko batatubwira amagambo yasengaga? Harimo gusenga. Igihe Adamu na Eva bari muri Edeni, igihe inzoka yazaga igashuka Eva, Adamu yari hehe? Adamu yari yagiye. Cyanumva abigisha babivuga ngo ukeneye kuba hafi y'umugore wawe, ukeneye kuba hafi ngo kubera ko yari yagiye. Ako kantu se ujye ukumva? Yego. Urumva ko bibaye challenge. Umise mburi Igisubizo kiri ku murongo wa 6 witangira Amavuta TV. Yes, abakunzi ba Zaburi nshya twongeye gusubiza mu izina rya Yesu Kristo. Turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Ni Plaisir Mwaganzwa ubasuhuza. Turi kumwe na 𝗔𝗠𝗩𝗨𝗧𝗔 turaho turashima Yesu. Imana ishimwe cyane, nanjye ndanezerewe cyane kuko ubona harashize igihe kinini cyane twaherukaga unsura mu rugo, nibyo? Ariko twarabanye imyaka myinshi. Imana ishimwe cyane. Twishimiye kwakira kuri Zaburi nshya, ariko ndagira ngo bansubize abantu dukurikiye n'abantu benshi, kandi ashobora kuba ari audience wenda harimo bamwe bakuzi, ariko bamwe nabo bashobora kuba batakuzi ko buriya tugira abantu bitwa abaheza nguni. Umuntu akavuga ati ngomba kujya nkurikira Zaburi nshya gusa. Cyane mu cyongereza babita loyal listeners, les auditeurs fidèles. Les auditeurs fidèles rero ndabasuje cyane ba Zaburi nshya mu dukurikiye. Ni kenshi twagiye dupanga gukora ikiganiro ariko tukaburana. Plaisir yabimbwiye yashize nko mu myaka nk'ibiri-3 gutyo, yashize imyaka myinshi, ariko tugiriwe ubuntu n'umugisha mwinshi wo kuba ahangaha mwahisemo mutajya mukuraho, kandi ni byiza cyane. Plaisir ni umukozi w'Imana, no kuba turi kumwe byonyine ni by'igiciro cyinshi. Muramuzi mu buryo butandukanye, mu gufasha abantu, mu gutreta neza audience kugira ngo yumve icyo abashaka kugira ngo bagereho. Ntabwo ajya apfa gutumira umuntu Imana itamumubwiye nk'uko akunda kubitubwira kuri Zaburi ku bantu bajya bakunda kuyireba. Ni umugisha cyane rero kubana namwe Plaisir. Imana igumisha mwinshi. Hanyuma uyu mugabo rero wenda ku bantu mutamuzi cyane cyane kuri Zaburi nshya, ni umuntu ukomeye cyane muri uruganda rwa gospel, barwita industry, uruganda rwa industry. ni umuntu ukomeye cyane vraiment, ariko by'umwihariko kuri Zaburi nshya uyu niwe mwigeze kumva yigeze kubivugaho ko Zaburi nshya ari mu bantu bagizemo uruhare rukomeye cyane, kubera ko tujya gutangira rwose twatangiriye mu biganza bye. Aravuga ati wagahungu we, aravuga ati wagahungu we, ati ngwino nguhereze urubuga rwitwa babyitaga channel, babyitaga bumva ari channel. Ngwino ngo YouTube, ahubwo ni YouTube. Ngwino ngo YouTube ujye uyikoreshereza kuko mbona ufite passion yayo. Ndabyibuka kabisa, ni ibyawe kabisa. Icyo gihe warambwiye ati ngwino nguhereze channel. Icyo gihe YouTube channel nari mfite bari bayifunze burundu. Uravuga uti mfite chaîne ifite aba subscribers bagera kuri 50 na bangahe. Ngwino nyikwiherera rwose, hanyuma uzajye uyikoresha, wenda yakugirira akamaro. Rero uyu niwe 𝗔𝗠𝗩𝗨𝗧𝗔
kuva igihe yimpereye nibwo twatangiye kuyikoresha kandi Imana iguhe umugisha rwose. ubu ngubu nawe iyo wicaye hano ufite Uwiteka ndanezerwa cyane, ndanezerwa ko muri iriya minsi hari undi muntu nawe nahaye indi ubu ngubu ari mageragere uramuzi, yahise ayikoresha ibintu bitari byiza bimuteranya n'igihugu. Imana ishimwe cyane iyo mbonye umurimo n'umuhate ukorana mu by'ukuri biranezeza cyane kandi numva ari umugisha ukomeye cyane kuba twaranamenyanye. Twagiye tubana mu buzima butandukanye, tukabaho mu buzima bwiza, tukabaho mu buzima bubi, ubuzima bushoboka, ariko dushimira Imana ko uko umwaka utashye igenda itwubaka, kuko ijambo ryayo rivuga ngo nzabubaka kandi muzaba mwubakitse. Imana ikumugisha. Reka rero dutangire dusenga Imana ya introduction kugira ngo mumenye umuntu turi kumwe nawe, tuzagenda tubana nawe igihe kinini cyane cyane ko Imana yamuhaye impano zidasanzwe, cyane cyane impano z'ubwenge no kwigisha. Ntekereza ko twari tumugirijeho umugisha, ariko mbere yuko dutangira dusenga Imana kugira ngo twinjire muri topic neza, Noel afite YouTube channel yitwa Amavuta TV, ngira ngo abenshi murayizi, ariko kandi nanone uyu munsi wa none hari kunyuraho ibiganiro byiza cyane ushobora kumva uri umukristo ugakura mu buryo bw'umwuka, wabashije gufata umwanya uhagije wo kumva ndetse no gusesengura, ariko kandi cyane cyane umwuka Wera abiherekeje ukarushaho kumva icyo umwuka avugana nawe. Niba utarakanda subscribe rero nyarukiraho ujye gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro bya buri munsi byiza. Ikiganiro giherutse kiravuga ngo inzozi urota saa 9 z'ijoro. Akenshi ubyutse saa 9 z'ijoro, hagati ya saa 9 n'ijoro na saa 11 iyo ubyutse hari ibintu bitatu Imana ibikwifuzaho, kandi ubugiriwe amahirwe kumwe mu banyamahirwe babyuka ayo masaha. Nicyo tugarukaho. Urabizi ko bavuga kenshi ku isaha ya saa 9 abantu bakunda kuba barimo basenga, ariko noneho twe twerekana amabanga atatu Imana iba yifuza ku muntu ugiriwe umugisha no kubyuka ayo masaha. Urumva ko hariho ibiganiro udashobora kumva ku ma radio amwe namwe, udashobora kumva mu nsengero, by'umwihariko buriya mu nsengero inshuro nyinshi twita ko ari ahantu tujya gushakira Imana no kumenya iby'ubwiru bw'Imana, ariko muri ino minsi dusohoyemo biragoye cyane yuko ibintu byose wabasha kubihumvira bitewe na orientation amadini yo muri ino minsi yihaye. Bivuze ko rero umuntu akwiriye gushakisha ahantu hose kugira ngo yumve icyo Imana yavugana nawe. Mugane subscribe rero ku Mavuta TV, hanyuma mugaruke kuri Zaburi nshya dukurikire ikiganiro cy'uyu munsi. Ni karibu n'isengesho. Turagushimiye Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko uri kumwe natwe kandi watugiriye ineza, tukugiraho umugisha mu gihe cya none kugira ngo tubeho muri iki kiragano, muri generation y'abantu bumva ijambo ryawe kandi bakurikira ijambo ryawe. Mwami turasenze kugira ngo ijambo ryawe rigire imbaraga mu mitima yacu nkuko ryagize imbaraga muri Efeso, mu gihe turimo twitegura gutegereza kugaruka kwa Yesu Kristo, mu gihe cy'ubuyobe gikomeye cyane, mu gihe cy'abahanuzi b'ibinyoma, mu gihe cy'abapastori b'ibinyoma, mu gihe cy'ibinyoma kataje cyane. Turagushimiye ko wadutoranyije kugira ngo tube kuri uyu muyoboro, twumve ijambo ryawe iryo tutakumvira ahandi, ariko tube famiye ahangaha kuri Zaburi nshya ku Mavuta TV kugira ngo tubashe gukurikira iri jambo. Bana natwe rero, reka ukore ku mutima wa buri muntu wese ugiye gukurikira ijambo, ntaryumve nk'ubwenge nkuko Paulo yavuze ngo ubwo naje iwanyu sinazanye amagambo y'ubwenge n'uburyoza nshaka kuvuga iby'Imana, ngo ahubwo naje nshaka kubamenyesha umusaraba. Mwami turasenze kugira ngo natwe uduhumekeremo nge na Plaisir uko tugiye kuganira n'abakunzi ba Zaburi nshya, udukore ku maso, uganire n'imitima yabo, ndetse natwe utwungura ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Isa, uyu munsi topic tugiye kuganiraho ni topic isaba ko abantu bicara bakaza kumva neza bitonze. Ntabwo tugiye kubwiriza, ntabwo tugiye kuganira bisanzwe, ahubwo ni inyigisho nyuze mu kiganiro kiri hagati nawe. Ejo bundi uherutse kuganiriza abantu, ubaha urugero cyangwa se ubabwira ibyabereye mu rusengero. Umusore umwe wagiye gutura bigenda gute? Yatuye kapoti cyangwa se prudence mu cyimbo cyo gutura amafaranga cyangwa amaturo. Kuri yegeze mu kibo yitwa amaturo.
kandi ni hafi ya hariya hafi yo mu Gatenga rwose ku rusengero rwo munsi ya hanyuma undi arimo aririmba aravuga ngo hashimwe Satani wankijije umugongo kandi abiririmba rwose yafashijwe abandi barimo barasenga. Undi uratubwira ngo umupasiteri kuri ADPR Nyarugenge rwose yitwa nde ariko muvuge ndamwibuka bamwita ngo ni igitabo cya kanaka. Hanyuma umupasiteri agiye kwigisha afungura igitabo ariko aravuga ngo mufungure igitsina cy'umudamu. Yego hanyuma abantu barabahanga nyiri barumbirwa ati dusome mu ari kuvuga cyitangiriro afiramo iryo jambo. Abona abakristo barasetse arongera ati none se ko muri guseka arongera bakisekera we yabisubiyemo inshuro nyinshi. None areba nura musore hashimwe Satani wabivuze agenda asubiramo inshuro nyinshi ngo none se ibyo hashimwe akavuga ngo hashimwe Satani. Ubona ko yensistaga ibyo bintu byatumye njya kure cyane nkurikira ikiganiro neza. Nundi wavuze ibyakubiswe n'inkuba agiye kuvuga ibyakozwe n'inkuba. Ibyakozwe n'intumwa. Yes. Hanyuma rero byatumye njya kure cyane ndavuga uko biri kose ibi bintu dukeneye kubiganiraho bihagije. N'abandi dukeneye kubiganiraho bihagije abantu b'Imana bakabasha kumva ibintu turimo. Ubundi ibintu turimo ni ibintu ni ibiki bimeze bite. Ndavuga ni icyo bita Christian meditation ni iki? Christian meditation ni iki? Ese umuntu uri hasi ukiri hasi mu gakiza ese ni gute dushobora kumufasha agakura asobanukiwe uyu iyi nzira turimo ijya mu ijuru atari ugupfa kugenda gusa nk'uko abantu bose bagenda, kuko turi mu isi y'ikoranabuhanga aho umuntu ashobora kuvuga ngo hashimwe Satani abona soka ako kantu kaba gafite muri telefone. Nutazi Imana umuntu wese agapostinga aseka agira ate rimwe na rimwe izina ry'Imana ikaba ryatukwa. Yego kubw'uwo muntu yibaza nti n'abadukurikiye bakibaza bati ni gute umuntu ajya mu rusengero akagera ku rwego rwo kuba yatura agakingirizo? Ni gute umuntu ashobora kujya mu rusengero ari kuririmba kugira ngo ngo hashimwe Yesu watsinze Satani akaba yagera ku rwego rwo kuba yavuga Satani mu cyimbo cyo kuvuga Yesu akanabisubiramo akongera akanabisubiramo? Nyamara ijambo ry'Imana ritubwira yuko abayoborwa n'umwuka wera w'Imana nibo bana b'Imana. Kandi ijambo ry'Imana bavuga ngo abayoborwa n'umwuka wera w'Imana nibo bana b'Imana, ntabwo baba bavuga ngo umuntu uri kwigisha bakwiye kuyoborwa n'umwuka wera. Ntabwo bari kuvuga ngo umuntu uri kuririmba bakwiye kuyoborwa n'umwuka wera. Oya, ahubwo mu kintu icyo ari cyo cyose ukora ukwiriye kuyoborwa n'umwuka wera. Mu kantu ako ariko kose, mu mitekerereze, igihe cyo kuryama cyawe, ese nicyo gihe cyo kureba televiziyo, ese ndi mu gihe cyo kuba nafata uno mwana nkamujyana ku ishuri, akantu kose ukaba uyobowe n'umwuka wera. Ndagira ngo tubanze tumenye icyo bita Christian meditation ubundi ni iki, kuyoborwa n'umwuka wera mu byo uvuga byo ni ibiki. Hanyuma naho tuze kwinjira mu kiganiro neza, nubwo tutasoza topic ariko byo tuza kuganiraho tukaza gusoza byibura buri muntu hari akantu kumva. Yes. Urakoze cyane Plaisir. Hanyuma nifuza wenda kugira ngo twinjire muri iki kintu cyane muri Christian meditation twabanza tukareba, nabanza nkavuga yuko ubuzima tubamo cyane bushingiye ku mwuka. Nkuko wari ubivuze aberwa n'umwuka nibo bana b'Imana, bivuze neza cyane uburyo twambara, uburyo tugenda, uburyo twicara tukayoborwa n'umwuka. Nuko ujya kuyoborwa n'umwuka wabitekereje ko atari wowe wigenga ahubwo ari umwuka ukugenga. Aho birivuga ngo situra abacu ngo twigenge, aho ubuzima bw'umwuka umuntu ageraho agatangira kuba atari we ahubwo hari indi mbaraga imuyobora,
atariwe. Ni igihe umuntu agenda akamukamo we, ahubwo hari indi mbaraga yindi igenda imwinjiramo, ariyo mbaraga Pawulo avuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Iyo mbaraga rero itangira overtaking umuntu, kumugendamo, igatangira gukorera muri we, ariho Pawulo avuga ngo aho kugeza ubwo igipfa kizamirwa n'ikidapfa, aho avuga ngo maze noneho kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho, nabambanywe na Kristo. Ryari se ko Kristo yaherutse kubambwa, wowe mwabambanye rya? Aravuga ati igihe yabambwaga namaze kwizera ko yari muri njyewe, igihe yapfaga nari muri we, napfanye nawe, nzukana nawe, none ubu ni unyuzuye. Nuko ngo kugenda ukura mu mwuka naho Kristo agenda yuzura mu buzima bwawe, bitandukanye naho wowe ugenda ukora ibyawe, ahubwo hari indi mbaraga igukoresha. Mu isi y'umuntu adakorera Satani, abakorera Imana. Nta ruhande rwo hagati rubaho, umuntu aba ari hano cyangwa se akaba ari hano. Ariyo mpamvu mu minsi turimo dusabwa kumaramaza. Urebye igihe twigishijwe kumaramaza mu myaka yatambutse, twakagombye kuba tuzamuka uko bukeye n'uko bwije, ko Bibiliya avuga ngo tuva mu bwiza tugera mu bundi. Christian meditation rero ni iki? Ni uburyo utekereza ariko wibwirira mu Mana iri muri wowe, nk'uko umuhanuzi yabivuze. Yaravuze ngo Imana iri muri wowe ni intwari kandi irakiza, izakwishimana iririmba. Ni ukuvuga ngo hari Imana iri muri twebwe, nk'uko Bibiliya ivuga ngo nzatura muri mwe, ngendere muri mwe, muzaba abahungu banjye n'abakobwa banjye. Muri icyo gihe ngo ntawe uzongera kwigishanya ngo umwe ngo menye Uwiteka, kuko azatura muri bo akagendera muri bo. Nuko ryari isezerano rivuga yuko ubundi hari Imana yo mu ijuru, Imana Data, bisobanura ko ari Imana yaremye umuntu, hakaba Imana Mwana, ni Imana yaje ipfira umuntu, hakaba n'Imana Mwuka Wera, Imana ituye mu muntu. Iyi Mana ituye mu muntu rero ikeneye yuko tuyumva. Ujya wumva ababyeyi hari ukuntu basengaga akavuga ati mumvugire ngo Imana, noneho akongera akavuga ati ariko uri kumva Imana, ati ndagira ngo ukurure neza y'Imana mu buzima bwawe. Ni hahandi ugiye kwiyinjiramo ugatangira gutekereza, Mana wankoreye ibi, Mana Plaisir niga mu Kabgayi nakinaga basket, umbwira ngo uzankorera ibi, amasezerano wamaye, ugatangira kureba muri kagakayi ukareba harimo amasezerano y'Imana agiye kubwira, ugati Mana handi wicara ukabona amarira ari gushoka ku, ugatekereza neza y'Imana kubuza, ukavuga Imana, ugakora igitaramo cy'Imana. Icyo gihe muri uko kwibwira, wibwira Imana, wibwira mu mutima wawe, wibwirira mu mutima wawe, nicyo bita Christian meditation. Mu gihe meditation zindi usanga ari iz'Abashinwa n'abari abantu bandi bo mu Buhinde, biri bihugu bya Aziya, hari meditation bagira yitwa transcendentale, sinzi kubivuga neza, ariko n'uburyo bicara bagakora za yoga, ngo mu mutwe wabo bagakreya vide kugira ngo hinjiremo ama esprit yandi, indi myuka mibi satanike. Za yoga hari ukuntu bagira. So ahangaha ikindi kintu twavuga, ubwo sindinjiramo neza muri Christian meditation, ko ngiye kuguhereza verset tuza kureberaho cyanditswe. Ahangaha twibutsa abantu yuko Satani nta kintu na kimwe akora. Satani si umuremyi, nta kintu na kimwe n'isazi ntiyayirema, nta kintu na kimwe n'urudodo ntiyarukora, n'indege ntiyayikora. Izi ndege ni ubuhanuzi bw'Imana na za internet, ni ibintu biri mu byanditswe, wenda nitugira igihe cyo kubivugaho tuzabivugaho. Ibi byose ni iby'Imana. Satani wafata iby'Imana agahita abihindura mu nzira ye, akabijyanishamo abantu mu irimbukiro, bakabikurikira bakabirangariramo cyane. Hanyuma Satani rero yarebye iyo meditation, asanga abana b'Imana ntibayihishuriwe, ariko ba Mose bo bari babizi, bari abantu bose bagiye bakomera mu by'Imana, bari bafite meditation cyangwa se uko gutuza no kubwira umutima wabo. Uzumva Dawidi avuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, ngo ndabwira umutima wanjye, ngo ndavugana n'umutima wanjye. Icyo gihe no kwicara akiyinjiramo, agatekereza neza y'Imana ku buzima bwe, akavuga ati Imana ni wowe, agatangira gukura aho yakoze amakosa, aho yacumuye, aho yagize ute, akabyereka Imana, akavuga ati warandondoye uramenye. Ujya wumva Dawidi abivuga, ni uko kwiyumva kubera mu mutima ahatagaragara, kuko n'Imana ntigaragara. C'est Plaisir, uzi ko Imana itagaragara. Turebe Yesaya 45:15. Yesaya 45:15. Yesaya 45:15. Tujye kubanza turebe, kuko twese dusenga Imana ntawe urayirebesha amaso. Yigize igihe kimwe ibwira Mose, irambwira ngo nta wabasha kundeba ngo abeho. Ntushobora kureba Imana mu maso ngo ubeho.
Yesaya 45 15 aravuga ngo Mana ya Isirayeli umukiza ni ukuri ni wowe Mana yihisha. yego ongera hasubiyemo neza. Ni Imana yihisha. Mana ya Isirayeli umukiza ni ukuri ni Imana yihisha. Yesaya ni umwe mu bantu babaye muri ibi bihe bidasanzwe, meditation ku rwego rudasanzwe, turaza kubivugaho. Areba mu myaka 700 yagombaga kuzaza, afata ibizaba, we ajya muri iki gihe cyacu turimo, ajya ku musaraba, ararenga, arangije areba ibintu byari birimo birakorwa, aravuga ngo ni ukuri imibyimba yacu niyo yadukije, imibyimba ye niyo yadukijije, yacumitiwe ibicumuro byacu. Ari kwishyiramo, uri kumva, ari kwishyiramo mu myaka 700 yagombaga kuzaza. Ni nkuko wahagaruye umunsi ukavuga ngo mu mwaka w'2900 hazaza uwamaze kwishyiraho ibicumuro byacu, yashenjaguriwe intimba zacu. Nuko yabaga muri ibi bihe, turaza kubigarukaho. Christian meditation ni iki kintu cyo kwibwira, uburyo bwo kwibwira tugiye kureba dutangiranye n'itangira ibice 24 murongo wa 63. Turebe umwe mu bantu bagiye bibwira, yaba ba Dawidi baribwiye, yaba ba Mose baribwiraga. Turabireba 33 yego 24 umurongo wa 63 itangiriro. Turareba Isaka arimo yibwira. yego 33 aravuga ngo Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba, yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya. Aho mu cyongereza kwibwira babyita meditate, ajya kumedita. Ongera turebere muri Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 8 n'umurongo abantu benshi cyane bazi. Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 8 avuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe, niho uzahirwa mu nzira zawe, ngo ukabashishwa byose, atari ibintu bike ahubwo byose. Ariko ngo ujye ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ujye ugira ute, ujye ubihamisha akanwa. Ego ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Ujye ubitekereza, mu cyongereza bakoresha ijambo meditate. Ujye ubitekerezaho, ujye ubimedita, ubitekerezeho. Nacyo gituma umuntu atajya mu moshya. Iri ni ryo banga Enoki yagendanye naryo. Mu yandi magambo twinje muri Christian meditation, ni uburyo bwo gutekereza ku ijambo ry'Imana. Noneho bitandukanye na ba bene wabo baba baraho mu bihugu bya Aziya batekereza izo mbaraga zindi, ariko ni ubutunzi, imwe mu butunzi Satani y'iby'Imana arabujyana buhereza abo ngabo, bagakurura isi y'umwuka wabo, bagasabana na Satani n'imbaraga zabo zibajye. Kuko meditation ni imwe mu nzira yo gusabana n'ikinyamwuka cyangwa n'umwuka. Ndi kubikurana tanjya mu gihe cyacu cya kera turi mu filime, uburyo niba arabashuri niba arabaki bagira batya, Shaolin Temple, ukabona aracecetse ku buryo ashira akanya akaba yahita zamu. Ndavuga ko biri kose ibi bintu usibye no kuba ari filime, iyi no meditation baba barimo, baba binjiye mu yindi si, bafite ibindi bintu barimo baratekereza bibajyana mu zindi mbaraga. Hari meditation zabo nyine urumva izo bakora, akareba ikiyiko ukabona kiragondamye. Ni ukuvuga ngo hari izindi mbaraga areba akinjira muri zo, zikabasha gukora ibyo akora, ariko bijyana mu irimbukiro, bijyana kwa Satani. Bigaragara ko biriya bintu rero ari abana b'Imana babitwerera ngo n'indi myuka mibi, handi Satani atangira guhabwa imbaraga kuruta Imana. Ariko ibyo dufite byose ni iby'Imana, kuko mu byo yaremwe nta kibi kirimo. Nta kibi kirimo. Yego. Hari ibintu wenda twazavugaho by'isi y'umwuka bise biza mwuka anyongoreye, mwuka wera. Buriya kugira ngo ikinyabuzima cyose ihangana kandi ugiye kuvuga kibeho, kiba gifite umwuka w'Imana. Kugira ngo imbwa igende, hari igice cy'umwuka w'Imana uriho. Kugira ngo ururabo ateye mu rugo rukure, kugira ngo igiti gikure, kugira ngo imegeri zikure, kugira ngo urutoki rukure cyangwa insenda n'ikindi, ikintu cyose gifite ubuzima hari igice cy'umwuka w'Imana kiba kiriho. Nari nzi ko Imana yahaye umwuka wayo cyangwa se humekeyemo
umwuka wayo mu muntu ariko n'inyamaswa ibi byo nabisomye mu itangiriro ariko ibindi binyabuzima byo ntabyo. Icyo ni igice cy'umwuka utavuga cyo kubiha ubuzima, no ngo hari itegeko ry'umwuka ry'Imana riri kuri kiriya kintu kugira gikure. Iryo tegeko rero Satani nawe ajya aryimura ati nijye uzabona hari imbwa ishobora kuba ifite abadayimoni n'imbwa itabafite. Nta mbwa mfite ariko hari inka yica hakaba n'inka itica. Ni igihe ikinyabuzima cyose Satani ashobora kugikoreramo cyangwa Imana ikagikoreramo, kubera Imana ari super power, ifite imbaraga zirenze. Kandi ni nkuko twabonye muri Yesaya 45:15 Imana ya Isirayeli umukiza ni wowe, ni ukuri ni wowe Imana yihisha, tuzayibona tugira mu ijuru. Hanyuma ariko izo mbaraga zayo zibasha gukorera mu byo yaremye byose. Urwambere mu gitabo cy'Abakolosayi ni kwavuga ngo yabanjije byose kandi byose beshwaho nawe, ngo intebe zose ngo ibyaremwe byose byo mu isi, intebe zibiboneka n'ibitanika byose byari muri we, ngo niwe beshaho byose kandi byose beshwaho nawe. Hanyuma kugira ngo ufate ziriya mboga za dodo tuzirye, undi afata ibyatsi by'uburozi abirye. Kuki hari imboga zo kuribwa hakaba n'ibyatsi bindi byica? Hari itegeko rya Satani ryabigezeho cyangwa yarabifashe ibyo byatsi. Hari n'ibindi byatsi byiza. Sinzi icyo kintu kiri kumvikana. Hari inka yica, hari n'inka itica. Hari imbwa ureba ukabona yuzuye abadayimoni imikaka n'ibiki byo, ariko ukabona indi mbwa uza ugakoraho ukagira uti ni za mbaraga z'Imana zibasha kwinjira mu bintu byose bishoboka byose. Wibuke umwanditsi nduva ari w'Abaheburayo aravuga ngo mbese ntimukwiriye kugandukira se w'imyuka mukabaho. Yavugaga Imana. Hanyuma rero Christian meditation niho twari turi, cyangwa narisubije cya kibazo cyawe? Oya, twari tukiri muri Christian meditation. Ikindi kintu nshaka kugira ngo mbanze mvuge nuko kenshi kugira ngo twumve iki kintu tugomba kubanza gukunda ijambo ry'Imana, Bibiliya tukayisoma amanywa na nijoro. Niho kwizera kwacu tugukura ku Mana, ariko Imana yatwoherereje Bibiliya kugira ngo dusome ijambo ry'Imana. N'ibintu byose tuvuga twakagombye kubyerekanisha Bibiliya. Plaisir nigeze kukivuga, hari abantu bigisha ibintu ariko bitari muri Bibiliya, kandi ukumva ni ibintu byiza, n'Abakristo n'abana beza, ngo buriya n'igitabo cy'umugenzi ntabwo tukemerewe kugikoresha. ngo mu gitabo cy'umugenzi ngo ageze mu isayo ry'agahinda gasaze, iki n'iki. Biriya byo narabisomye byinshi, udutabo tw'umutima w'umuntu byose, ariko buriya umuntu ashobora kuvangirwa yandika igitabo. Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye, nicyo gitabo dukwiriye kureberamo. Nawe impamvu rero ngiye kuguha akagero, nari ndi kumwe ahantu n'abapasiteri rimwe, ngo turacyari kuri Christian meditation, ntabwo ndagira ngo tubanze tuganire kuri iki kintu gatoya. Iyo hari ijambo ry'Imana twagiye twizera ariko tutasomye, ukumva ngo Matayo 5 bazumirwa, sibyo? Ariko mu by'ukuri nta biba muri Bibiliya. Ngo n'intungane bwira 10:7 ugasanga nta byanditswe birimo muri Bibiliya. Ari ijambo nanone Satani ashobora kuyobesha abantu bakarisoma ariko bakabyizera ariko bitari muri Bibiliya. Ibyo bigira ingaruka ku myizerere yabo. Ngiye kukubaza aka kabazo nabajije abapasiteri umunsi umwe turi kumwe ahantu. Igihe Adamu na Eva bari muri Edeni, igihe inzoka yazaga igashuka Eva, Adamu yari hehe? Inzoka muri Edeni irajishutse Eva, Adamu yari hehe? Kuki atayikumye? Yari hehe igihe yajyaga kuyobya Eva? Adamu yari yagiye. Numva bigisha babivuga ngo ukeneye kuba hafi y'umugore wawe, ukeneye kuba hafi ngo kubera ko yari yagiye. Ako kantu ujye ukumva, urumva ko bibaye challenge. Igisubizo kiri ku murongo wa 6 witangira ibice 3. Ndagira ngo turebe n'agateste gatoya dukoze ko kugira ngo tujye dusoma ijambo ry'Imana. Urabona ahantu yari ari, aravuga ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ik'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Aho n'umugabo we wari kumwe nawe. Wabyumvishe? Bari kumwe. Hari igihe mfata Bibiliya mvuga ni Imana, ngiye gusoma ijambo ryawe sindimenyere,
nkasanga ndi gusoma inkuru ya Zakayo ndi kubonamo ibindi bintu, ni inkuru twakuze twiga muri za Sunday school abantu bumva dukizwa tuzumva, ariko nasoma inkuru ya Zakayo nkabonamo ibindi bintu ntigeze mbona. Bibiliya ni igitabo giteye ubwoba Plaisir, imyaka irenga magana ngahe ibihumbi bingahe isohotse, uracyayisoma ukumva Bibiliya ni igitabo cyashya. Urabona nk'abantu benshi nagiye numva bigisha, nanjye navuze ariko najyaga nanabivugaho nanjye, ukeneye kuba hafi n'iki, yari hehe mpamvu yamushutse no kuba atari kumwe, sinzi uko ndi gusoma arisetse natembagara nshaka kujya gusiba ahantu narabyigishije, ntagasiba ibintu n'ibiki, kubera ko ntago duha umwanya ijambo ry'Imana ngo twicare turisome ritwigishe. Numva Plaisir yigishije nanjye ngahita mvuga ariko uzi ko Sara koko byari bimeze gutya, nkumva inkuru ya Sara ndayizi, ariko ntiturisoma ngo tunarimedite nk'uko wari ubivuze. Naramedise ndimo ndasoma mbona bari kumwe, soma Bibiliya y'Icyongereza mbona naho bari kumwe, ndavuga bya bintu ziko burya twari twaribeshye. None kumva ko bari kumwe rero niho utangira kumenya kubera iki bari kumwe, ntamubuze, ibyo ni ibindi. Hanyuma rero kumedita, Christian meditation itandukanye n'icyo bita Bible study cyangwa kwiga Bibiliya, kuba wafata mu gitondo kumwe n'injoro, abantu bagiye kuryama musoma muri famille mugasoma, dukunda kubikora n'abana bagasoma, batoza gusoma Bibiliya. Nari mfite mubyara wanjye buri ushobora no kuba utarize ariko ukaba wamenya gusoma Bibiliya, sinzi icyo kintu mbukiza. Mfite mubyara wanjye ntabwo yigize yiga n'umugabo mukuru usobanutse kabisa, ariko soma Bibiliya, akimara gukizwa asoma Bibiliya, no mu Adventiste asoma Bibiliya ariko ntabwo azi gusoma ibindi. Abantu wenda badukurikiye barabizi cyane. Hanyuma rero Plaisir, Bible study itandukanye na Christian meditation. Bible study no kwiga Bibiliya muri rusange, ukabyuka ugasoma igice ukagira uti no meditation iza mu gihe uri kwiga Bibiliya. Wenda ushobora kuvuga ati reka ntegure ku nkuru ya Abrahamu, Imana imuhamagara mu Itangira ibice 12. Imana iramubwira ngo Abrahamu quitte ton pays natal, va mu gihugu cy'amavuko cyaso ujye mu gihugu nzakwereka. Ukavuga uti ngiye kwiga ahantu, mbere na mbere bakagombye no gusenga. Bibiliya tugomba kuyinjiramo, ariko ukayinjiramo nk'igitabo cy'umwuka, ukabanza ugasenga, ukavuga ati Mana nyoborwe n'ijambo ryawe siniyobore. Iyo utangiye kujyamo rero kuri murasomera iya nkuru, uyisubiramo yaba rimwe kabiri gatatu, ukayumva, ukugarutse ku murongo wa mbere ugasenga, ukavuga ati Mana ndumva uyu murongo nshaka kumva, Abrahamu avuye mu gihugu cyase. Ese aha hantu Aburahamu yabaganihe? Kuki Imana ishobora guhamagara umuntu ikamukura mu gihugu cyase? Ese aho hase ni hehe? Noneho ugatangira kuza ijambo ry'Imana. Meditation izatangira hehe rero? Ni igihe utangiye kwibwira ukavuga Mana, none rya jambo ugatangira kuryinjiza mu buzima bwawe. Ni gute ngiye nshobora kuva mu bintu ndimo nkakurikira ijwi ry'Imana? Abrahamu wabo bari abakire, ise yabazaga ibigirwamana, ise Tera yari umugabo ukomeye mu burasirazuba bwo hagati, n'abantu babagamo bapfaga kuba ari abakene. Cyari igihe bita cya gihe cy'abantu bagendaga basoroma bagenda bya neolitike na za paleolitike, abantu bataba ahantu hamwe, bari abakire bafite ubworozi, bafite iki mahema bimura bagira ute. Kubera iki umuntu yavuye muri ibi bintu akagenda? Kubera iki ibi bintu byose? Ugatangira kwibaza. Reka tuvuge gato aho ngo rero niwe inspiration itangira kuza, ariko divine. Urumva gutekerereza mu ijambo, ntabwo Imana yakwemera kuyobera mu bindi bintu kandi ari ijambo ry'Imana. Bibiliya avuga ngo ikintu cyose werekejeho amaboko ugikorana umwete, umurimo wose werekejeho amaboko. Nimba wagiye mu murimo w'Imana wasinze, zimya telefone, funge notification, usome Bibiliya ifatika kuruta gusoma iyo muri telefone. Hari igihe wabona ka message nawe ukabona iki, uvuga uti Imana ngiye gusoma ijambo ryawe, ndasaba Mwuka Wera anyobore muri iri jambo. Ugatangira gusoma, utangira kubonamo ibintu bitandukanye muri iyo nkuru mu buryo bukomeye cyane. Reka dusome umubwiriza igice cya mbere, umurongo wa hera banza usome ibice bitatu, umubwiriza ibice bitatu, umurongo wa 11. Umurongo wa 11 navuga ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo. Yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo.
dufite ibitekerezo by'igihe cy'iteka. Aho ngaho niho Pawulo avuga ngo ariko twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Abana b'Imana bakijijwe dufite mu mitekerereze yacu gutekereza kwa Kristo. Nimba umwana w'isi ashobora kwicara akamenya guhimba imodokari, igitorotoro, tingatinga, agahimba indege yo koga ibirere, how about abana b'Imana noneho bakijijwe? Ni uruhe rwego bashobora gutekereza uzambaraga z'Imana ngo ariko yashyize ibitekerezo by'iteka mu mitima yacu? Komeza ongera asubiremo. Ngasubiremo. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Ni ukuvuga ngo Imana yaritegereje ibona yuko abantu batabasha kwisesengura ariko ugendeye mu ntege nke zabo, ariko bahawe gutekereza by'iteka ryose. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Soma noneho umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 aho ukiri muri icyo gitabo. Umurongo wa 9 avuga ngo ibyahozeho. Umva ibanga rero dufite abana b'Imana. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Urakoze cyane. Nta cyadutse munsi y'ijuru. Nothing new under sun. Nta cyadutse munsi y'ijuru. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Abantu hari igihe agira ngo tuvumbuye internet tukagira ngo cyangwa izi mikoro nibwo bwa mbere tuyiguyeho, ariko byahozeho mu isi y'umwuka. Ukagira ngo kwandika babivumbuye ejo bundi muri Egiputa, byahozeho mu isi y'umwuka. Bibiliya avuga ngo mbona ibitabo birabumburwa mu ijuru. Wenda tuzabivuga ne tuvuge ibitabo 6 by'Imana. Mbona ibitabo birabumbuwe mu ijuru. None se Berushazari ku gihe cyabo n'abari abanebukadinezari ngo mbona urutoki ku gisika ruranditse ngo mene tekeri ufarisini, ngo wapimwe. Urwo rutoki ruri kwandika ni uruhe? Yesu araza yandika ku musenyi, tubona urutoki rundi ruza rucapa amategeko ku bisate by'amategeko. Imana yayanditse. Ni ukuvuga ngo ibiba mu isi no mu ijuru ni reflection y'ibiba mu ijuru. Ibiriho bifatika byavuye mu bidafatika nk'uko Bibiri bivuga ngo kuko ngo ibyaremwe ibigaragara ngo byaremwe mu bitagaragara. Ni ukuvuga ko ibitagaragara bitararemwa ni byinshi kuruta ibyagaragaye kandi biriho. Mwanditse Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 3 umurongo wa 3 aravuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Iyi misozi tureba, ibi bibaya tureba, ibi bitwa, ibi bihanamanga, amasenga n'amashyamba, byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo ryabihumetse bibaho, biri ku itegeko, biriho ku itegeko ry'Umukiza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka turebe muri icyo gitabo n'ubundi ku murongo wa manuka hasi ku murongo wa 18 gice cya mbere aravuga ngo ni ukuvuga ngo ibi byahozeho. N'iyi meditation wenda dushobora kuba tuyumvisha ubu ngubu, ariko byahozeho. Abo bantu bajyaga bibwira, bajyaga bicara bakibwira. Turaza kureba umuntu wibwiye cyane ku rwego rudasanzwe muri Bibiliya, kuko ubwenge bwinshi burimo agahinda kenshi. Kandi soma ku murongo wa 11 twumve. 11 bavuga ngo ibya mbere ntibikibukwa, n'ibizaza hanyuma nabyo abazakurikiraho ntibazabyibuka. Hanyuma impamvu batabyibuka nuko habaho kutibwira kugira ngo bongere bibuke, basubire mu mateka, bongere bibuke y'ibya mbere. Kuko ibya mbere nibyo bya kabiri, nibyo bigenda bihishurana. Umubwiriza arabyandika akavuga ati ariko se aba bantu bazabyumva. Rimwe na rimwe agashyiramo suspense. Umuntu wa mbere rero wibwiye mu buryo bukomeye cyane, Zaburi ya 90 yanditswe na Mose. Ubwo uraba uri kuyireba, yanditswe n'umugabo witwa Mose wa wundi wo muri Egiputa, wa wundi wibwiraga. Umutwe w'amagambo uvuga ngo iki? Igice cya 4 Zaburi ya 90 umutwe w'amagambo uvuga ngo iki? Ndabona nta mutwe w'amagambo. Umutwe w'amagambo muri Bibiliya zisanzwe uravuga ngo gusenga kwa Mose umuntu w'Imana. Yego. Aravuga ngo mwami ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itaravuka, isi n'ubutaka utararamukwa, isi n'ubutaka uhereye, ndashaka ku kajambo uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana.
uhereye ahantu hitwa iteka ryose ukazageza hitwa iteka ryose ni wowe Mana. Iri cupa riturimo hagati, sibyo? Uhereye ku iteka ryose Plaisir ukazageze ku iteka ryose, ngewe hano hagati twe turi muri ibi bihe, ni ukuvuga ngo turi hagati y'amateka yose abiri. Hari iteka ryose ryabanje icyo bita passé éternel, eternity past. Hari iteka ryose Imana yahozeho, ari byo Yohani yanditse. Yohani buriya ni umuntu wahishuriwe ku rwego rudasanzwe. Ubutumwa bwiza bwa Yohani niyo mpamvu uzasanga abantu basomye bakunda iby'umwuka cyane, b'abanyamwuka bakunda ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana cyane kurutisha ibindi bitabo. Igice cya mbere havuga Yesu ko ari Ijambo, igice cya kabiri hakavuga Yesu ageze ikana mu bukwe bw'ikana, igice cya gatatu Yesu ari kuganira n'umugabo witwa Nikodemo, igice cya kane ari kuganira na wa mudamu w'umusamariyakazi wari hejuru i Samariya, igice cya gatanu ari ku kidendeze cy'i Betsaida. Ibyo bihe bya kera rero Yohana amaze kwandika muri kiriya gitabo yacyanditse, amaze kwandika igitabo, nubwo wenda teoloji batabyerekana cyane, ariko n'igitabo cyanditswe nyuma y'ibindi cy'ubutumwa bwiza, kuko yacyanditse icyabanjije ni icya Yobu, icyanditswe nyuma kuko uko biriya binakurikiranye siko bikurikiranye. Hanyuma icyanditswe nyuma ni kiriya gitabo, uribuka mu byahishuriwe Yohani, byahishuriwe Yohani amaze guhishurirwa Yesu bari barabanye, ngo nuko nikubita imbere nsa nk'upfuye, kubera ibintu yahishurirwaga akareba akavuga isi ibi bintu. Plaisir, reka mvuge iki kintu, ibintu by'umwuka biteye ubwoba. Yagendanye na Yesu, yabanye na Yesu, ariko abonye Yesu yikubita hasi, ngo arebye amaso nk'indimi z'imiriro uko zimera, agira ubwoba buteye bukaze, buteye ubwoba buteye ubwoba. Uri kubyumva? Aravuga ibi bintu biteye ubwoba. Ndagira ngo n'ingingo turimo turavuga, hari abantu wenda bashobora kutahita bayumva cyane bitewe n'uko ari ubwa mbere bumvisha ibi bintu. Ibintu by'umwuka Plaisir biteye ubwoba ku rwego rukomeye cyane, biteye ubwoba ku muntu uri mu mubiri, biteye ubwoba, ariko ku muntu uri mu mwuka nawe bicagase biteye ubwoba. Tuzareba, tuzanaganira wenda ko nibikomeza gukunda turebe yuko mu Rwanda hashobora kuba hari nk'umuhanuzi umwe cyangwa babiri b'ibinyoma. Ntubona ko tuvuga ngo huzuye abahanuzi b'ibinyoma benshi? Nta bahanuzi b'ibinyoma ba mu Rwanda benshi, ushobora gusanga ari nk'umwe cyangwa babiri, kuko no kwitwa umuhanuzi w'ibinyoma nabyo ni ibindi bintu bikomeye. Bariya ni abahanuzi b'amasarigoma bari aho b'amateka mitwe, kubeshya ngo uyu muntu yakize, ngo uyu muntu ngo naramusenye, n'utuntu tw'udutekinikano, nta nubwo ari abahanuzi, ibyo bita abahanuzi b'ibinyoma. Ibintu by'umwuka birakomeye cyane Plaisir. Bano ntabwo ari abahanuzi b'ibinyoma mubona, ni abantu b'utuntu turi aho ngaho, kuko umuhanuzi w'ibinyoma ntashobora kuhaba hatari umuhanuzi w'ukuri. Ntabwo Imana ishobora kwemera ko igihugu, iyo wajya kumva Imana ihagurukije Mika, agahaguruka ari umusore w'umutineja w'imyaka, w'umwadolesa, agahaguruka agatangira kwamamaza Imana, agacyaha abantu. Ba Ezekiel niko bagiye bahaguruka, ba Isaya abahanuzi bakabwira Isirayeli, abantu barayobye. Abahanuzi b'ibinyoma ni abahanuzi nabo bari ku rwego rundi rudasanzwe utapfa no kumenya. Na wa mugabo twavugaga uri inyuma, ari umuntu uza rwose akiyoberanya ukavuga ati uyu muntu ateye ubwoba. Wenda ni indi topic. Ibintu by'Imana uburyo biteye ubwoba, basoma ibyahishuriwe Yohana ibice 5 umurongo wa 6. nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima bine no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Mpereza iyo telefone gato. Ngo mbona umwana w'Imana usa n'uwatambwe, ngo ariko ngo afite amahembe 7. N'iki kindi? Afite amahembe 7 n'imitwe 7. Noneho ndagira ngo twumve gatoya ibintu by'umwuka, wenda nuko iyi image ntari nayiteguye. Reka turebe gatoya, wenda sinzi nimba ari ukuntu uzayishyiramo. Hariho connection. Yego. Okay, reba nk'iyi foto, sibyo? Yego. Ibi bintu narabibonye ndikanga cyane, kubera ko nasomye ibintu ngerageza kureba nimba hari abantu baba barabyanditseho. Bintera ubwoba. Reba ubonye nk'iyi image mu ijoro ukarota
cyangwa urimo usenga ukajya kubona ukabona nk'iyi imaje intama ifite amaso 7 n'amahembe 7 kandi uyu ngo ni umwana w'intama watambwe. Ibi bintu ntiwakiruka nka Plaisir watokesha reba amahembe 7. Ibi byose bifite igisobanuro ndi kukwereka ukuntu mu mwuka ari ikintu gikomeye cyane, ndetse n'aya maso 7 1 2 3 4 5 6 7 hagati n'amahembe 7 1 2 3 4 5 6 7. Noneho subira muri cya cyanditswe tucyumve, reba iyi ntama ahantu wenda muze kuyihashyira. Uraryamye uri mu Kinyamakara, uraryamye uri Goma, uraryamye uri mu Gatenga, uri mu Bufaransa, uraryohewe Texas, Las Vegas, ubonye ishusho mu nzozi zawe. Aravuga ngo nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati ya babakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe afite amahembe 7 n'amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi, ariyo myuka 7 ya Satani y'Imana. Noneho umutwe nta mutwe w'amagambo ugiye ufite, ndebera ariko urimo umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ibimenyetso 7. Ariko Yohana agiye kubona abona iyi shusho, bagerageje wenda kwishushanya aho muri Google bitewe n'uburyo byanditse muri Bibiliya. Reba ubonye biriya bintu, ndagira ngo nkwereke urwego abakristo dukeneye kuzamukaho, abizera abanyamasengesho. Ubundi harabo twari kumwe mu itorero ADPR twararanye mu masengesho ahantu bita Kigesi, ADPR Kigesi. Hariyo no mu mama umwe wo muri Besara, ariko icyo gihe ntago yari yaje nawe ubaye. Turaganira, twaganiriye amasaha agera mu 8 mu masengesho yabo n'abasuye korali yabo. Abantu benshi saho ngaho gusa narindi, hari n'ahandi hano ama eglise abagiye afite abinginzi n'abinginzi, ugasanga abantu bari mu rusengero mu by'ukuri amaze imyaka 7 15 asenga ariko atazi n'uburyo bwo gusenga. Hakaba no kugendererwa kudasanzwe mu bihe byo gusenga, akabloka umwuka w'Imana. Biravuga ngo nimugatera umwuka w'Imana agahinda. Uri kubyumva? Hari icyo bita spiritual encounters, kugendererwa kwa mwuka wera n'igihe turimo turasenga ariko ukagira ubwoba, kandi wari ugiye kwinjizwa mu bihe by'imbaraga bindi ariko ukagira ubwoba ukawanatokesha kwa General Yesu. Satani aje gute mu masengesho umaze 7 uri mu mwanya mwiza n'Imana, urasenga wenda baraniyejeje umeze neza, ni gute Satani yaza kukuderanja gutyo? Sibyo? Ngiye kuguha urugero ku banyamasengesho badukurikiye barabyumva, nawe urabyumva, ndabizi ko uri umunyamasengesho, uri n'umudiyakoni wanjye mu rusengero rwacu. Hanyuma hari igihe uri gusenga Plaisir, uri mu bihe byiza, byajyaga bikunda kumbaho ndi gusengera muri Yorodani mu rusengero mu Gatenga, ngewe na Ndagiro na Kayiranga na Samu president, icyo gihe yabaye president wa Holy Nation. Twahita tugira groupe tugasenga, tukajya hano ruguru gusenga mu ishyamba. Kera na Patrick ndamukunda, ariko twapfaga ikintu kimwe nabo, twapfaga yuko ngo nasengaga nsakuza mu rusengero imijyana zengaga ngo atari koze kuri gusakuza, abantu nimba twaje kurara hano muri iri shyamba, hano ruguru muri iri shyamba. Havuga ni rero ngewe reka nsakuze, bakambye ngo yango mu ishyamba ngo rukuntu usenga technique udasakuza kandi ukanuye ureba ahantu hose. Ndavuga nge nimba najanga mfite kwizera samu twajya tujyana ni Bugande gusenga. Noneho igihe kimwe icyo gihe ikintu nakoraga nahitaga mbacika nkava nkajya nko mu Gatenga, nkajya gusengera kureba kumva narasakuza mu ishyamba. Usiye ko gusenga nawe atari ugusakuza, icyo gihe nasengaga nta meditation, nabwo nakora ko ari gusenga, ariko nabyo ni byiza da. Plaisir, urumva icyo gihe rero urimo urasenga, icyo nende kuvugaho, hari igihe rimwe na rimwe ngiye kubikubwira n'abantu badukurikiye abanyamasengesho barabiyumva. Uri murasenga wenyine, usenga waba wikingiranye mu cyumba cyawe, waba uri mu rusengero, waba uri hehe, ariko uri wenyine muri amasengesho ya wenyine. Ko Yesu yasengaga mu byiciro 4, icyanyuma ni aho yasengaga wenyine ari ku musozi. Biravuga ngo yararaga ku musozi mu gitondo akajya kubwiriza abantu. Hanyuma icyo gihe uyu uri gusenga hari uzajya kumva ugize nkako, ukumva hari nk'ikintu kiguhagaze iruhande, izina rya Yesu, cyangwa utangira no gusenga ijwi rigahinduka, Mana ndagujimana, ugahita wikanga, rimwe na rimwe ukanacana n'itara. Bijya bikubaho ukumva bari nk'uwikanze. Bibaho abari ukugendererwa kudasanzwe, kubera ko presence y'Imana, kubaho kw'Imana iyo kugusanze umutima wawe udateguye, byaba ibintu bitari byiza cyane kuri wowe. Bya bintu
turebe Yobu ibice 4 umurongo wa 15 turebe ukuntu Yobu yabigenjeje. Ba Ezekiel nabo byababagaho abantu uzi b'Imana ba Isaya bakikangura abona ko Yohana ngo mubonye imikubita imbere mera nk'upfuye, kandi yatangiye ku murongo wa 10 igice cya mbere avuga ngo ku munsi w'umwami nari mu mwuka, ariko urumva urwego yariho mu mwuka ntabwo ari rwo rwego yaje gukomerezaho, yakomeje ava mu bwiza ajya mu bundi. Bibutse ko nari nakubwiye ko n'ikiriya gitabo nicyo cyanditswe bwa nyuma. Amaze kwandika icyo gitabo cy'ibyahishuwe wahuye n'ibintu byinshi cyane, Imana rero yatangiye kumujyana aho muri ya passé éternelle twavugaga, muri eternity past itangira kumwereka aho yahoze. Ndahagaruka mu kanya avuga ngo mbere na mbere hariho Jambo atangiye kwandika cya gitabo cy'ubutumwa bwiza, nubwo wenda ushobora gucekinga ukabona Yohana yanditswe nyuma wenda y'ubutumwa bwiza, ariko iki ni igitabo yajyanwe mu ihishurirwa atangira kwandika. No mu manama yagiye abaza Concile de Trente, Concile de Nice, Nicaea Council, izo zose bagiye badepata uburyo ibitabo byazagenda bikurikirana, bimwe bakanabihimbira umwaka ngo iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'iki n'iki, ariko kira nicyo gitabo cyanditswe bwa nyuma. Reka turebe aho ngaho rero, ndahagaruka aho ngo Yohana yerekwa 4:15. Maze umwuka ampita imbere, umusatsi unyorosoka ku mutwe, ahagararaho ariko nyoberwa uko ishusho ye isa. Urakoze cyane. Imbere y'amaso yanjye hari ikintu, habaho ituze, maze ijwi rivuga ngo mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Ushatse wabugereje aho ngaho. Urumva iyo encounter nivuyemo ijwi ry'Imana. Yari masenga Yobu, yari mu bihe bya meditation, ngo maze umwuka ampita imbere, ngo umusatsi unyorosokaho. Biriya cyongereza ruvuga ngo my hair stood up, ngo imisatsi irahagarara, sibyo? Umusatsi unyorosokaho ngo kuko umwuka agenda. Bibiliya yavuga ngo Ezekiel ngo nuko umwuka aranterura amfata imisatsi anyinjiza mu rusengero, anyereka ibizira byaberaga hera, ngo ntangira kubona abatambyi barehuye. Urumva uko kugendererwa kudasanzwe kw'Imana, kandi biratubwira ngo Yesu Kristo uko yari niko ari, ndetse ni nako azokwama, umugani w'Abarundi niko azahora. Urumva mu by'ukuri Imana yahoze igenderera abantu nkuko Bibiliya bivuga. Mu gitabo cy'Abaheburayo gitangira avuga ngo Imana yavuganye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, ngo naho mu minsi y'imperuka yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriweho ku murago wa byose, uwo yaremesheje isi. Iravugana natwe mu ijambo ryayo, mu ijambo rya Yesu Kristo, mu ijambo ry'umwimerere, kandi harimo iyo turitekerejeho harimo kugendererwa kudasanzwe. Bene data uko Kristo yahoze ni nako akiri. Umwuka mpita imbere ngo bigenda gute? Umusatsi unyorosokaho mu mutwe, ahagararaho ariko nyoberwa ishusho ye isa. Imbere y'amaso yanjye hari ikintu, habaho ituze, maze numva ijwi. Imana ishimwe. Imana itangira kumuganiriza. Akenshi iri jwi abantu barabeshya ngo numvishe ijwi ry'Imana, ariko akenshi riba ari ijwi ry'Imana ariko ryakoreye mu bitekerezo byawe, atari ijwi ry'Imana riri audible nkuko Plaisir arimo aravuga akora introduction, nkuko ndi kuvuga. Iri jwi rero bigendana no kubana n'Imana, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo ni ibintu bya mbere bityaza impano y'Imana mu muntu. Gusoma ijambo ry'Imana, kuri meditaho, ndetse no gusenga. Gusenga usoma ijambo ry'Imana, kuko iyo usenga cyane udasoma ijambo ry'Imana none ntabwo ari byiza. Niyo usoma ijambo ry'Imana ukaribamo cyane ukarisobanura, ariko utaryuza ngo usenge. Gusenga ni uruganda rutyaza meditation. Meditation rero izanwa n'igihe ijambo ry'Imana ryatangiye kukubamo, riva mu nyuguti, utangira rifata nk'inyuguti ariko ritangira kugenda riba ubuzima, kuko ijambo ry'Imana rirenga kuba ijambo none rikarekura ijwi muri wowe. Sinzi icyo kintu nimba uri kucyumva, ribyara ijwi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ngo mugorore inzira z'Uwiteka. Ariko yo ni ijambo, hari ijambo hakaba n'ijwi. Ijwi ni ikikuvuyemo kikorespondingana n'ijambo, ni umusaruro w'ijambo mu muntu, akaba ijwi ry'Imana. Turi ijwi ry'Imana iyo tubwiriza abantu gukizwa, iyo batubwiriza abapasiteri bacu gukizwa, ni amajwi y'Imana ariko aturutse ku musaruro w'ijambo riri muri twebwe.
Imana ishimwe cyane. Yohani rero agiye muri cya gihe twasomye ngo uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana. Uwo iteka ryose ryabanjijeho ni igihe nicyo Yohani avuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo, uwo jambo wariho mu ijuru mu bihe bya kera muri passé éternel, cyari igihe Imana yari itararema ijuru. Ariko ijuru ritariho Imana iriho, kuko yo ubwayo ni ijuru. Icyo gihe kirangwa n'iki? Kirangwa n'igihe Imana yari yo yonyine, Imana yonyine. Hakurikiraho igihe kindi irema ijuru, ibwira yo biramubwira ngo ijuru ni umurimo w'intoki zanjye. Mu yandi magambo, ijuru tujyamo, ijuru irira juru ry'Imana sinaryo tuzabamo. Sinzi nimba ubizi ibyo ni indi topic. Kuko ririya juru ntabwo ari byo tuzabamo. Biravuga ngo ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Ririya juru ni ijuru Satani yahoze murumva, ntabwo twajya hano naho ngaho. Niyo mpamvu n'abandi bari muri paradiso bategereje ururembo Yerusalemu kumanuka bikaza ibindi. Icyo gihe rero Imana yaremye ijuru, irema isi, irema ibintu byose byarimo. Reka mpere ku ijuru, irarema ibintu byose birimo, imigezi byose, amazahabu byose, biriya bintu byose birimo. Ishyiramo n'urusengero rwayo, harimo n'urusengero mu ijuru. Kubera ko mu kuva ibice 31 ubwo Mose yarimo bashaka kubaka ubuturo bwera muri rya hema, Imana ituma umugabo witwa Besaleli mwene Uri mwene Huri imuyuzuza ubwenge bwayo. Hashake ibwira undi mugabo witwa Oholiyabu mwene Ahisama cyo mu muryango wa Dani, Besaleli yakomoka mu muryango wa Yuda, imuyuzuza ubwenge. Irababwira ngo mwubake ubuturo bwera, amabara, guconga, ibaha ubwenge budasanzwe. N'abandi bagabo bagombaga gukorana nabo 31 kuva irangije igenda ibuzuzamo ubwo bwenge. Ariko yashakaga ko ururembo rwo mu ijuru, ururembo rwo mu ijuru barwubaka bakurikije ibyo bari bamubaka mu isi, ihema ry'Imana, bakurikiza mesure z'ibyo mu ijuru. By'ibyo mu ijuru ni ibindi ntabwo uri kubyumva. Reka tugaruke kuri Christian meditation. Utubwiye gusoma ijambo ry'Imana, ukarisoma ukagira igihe cyo kuritekerezaho, ngo hanyuma ngo ijambo rikaguhindukirira, rigahinduka noneho ijwi. Yes. Iryo jwi niryo ryandi twumva ry'abavugabutumwa. Iryo jwi nirivugana nawe ngo Plaisir igenda gutya cyangwa itware gutya. Iryo jwi riza ritera rimeze rite? Iri jwi ukuntu riza, rizira mu mubano cyane n'Imana. Biravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Kwegera Imana mu gusenga, mu kumva ijambo, mu gufata ibihe byawe utuje wenyine, bibyara umusaruro wo gusabana n'Imana. Uzumva abakristo benshi bavuga bati gusenga ni iki? Definition yo gusenga twese turayizi, no kuganira n'Imana. Ese ko nagiye gusenga kuva kwa mbere kugeza imyaka 3 Imana yari yanganiriza? Ngo ariko ikuganiriza hari igihe tujya kumva umuhanuzi akatubwira icyo Uwiteka avuga, ariko se wowe yari yakuganiriza? Mu yandi magambo, uko kubana n'Imana utangira kugenda kuganira n'Imana. Ubwo ndabidakuvye nivuga ngo uko umuntu asoma ijambo ry'Imana akagira ryo kuryibwira, yes, niko bya bindi wasomye biba ubuzima. Wajya ugenda no mu nzira yumva ijwi rigenda. Yes. Biyavuga, ariko none uritangira kukwigishirizamo. Donc ni urugero tuvuge, niba uhuye n'ikigeragezo, ni urugero wenda uri mu nzira urimo ugenda, uhuye n'umuntu wenda aragukubise, aragucokoje. Ijambo ry'Imana muri we rikahita rikuganirira. Uko biri kose iki kintu ntukwiriye kugikora. Utangira ubyumva nk'ibyanditswe, ukumva ibyanditswe, n'igihe ubona ibyanditswe, ariko noneho hari igihe none ukwinjira rivugana nawe. Ngiryo ijwi ry'Imana ry'umwimerere riturutse mu ijambo ry'Imana, ridaturutse kuri rya Satani. Kuko Satani nawe yakongorera abantu, ariko rivuye mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu umuhanuzi cyangwa undi mukozi w'Imana akubwira ati ijambo ryitavangiye n'iri, ijambo ribyaye ijwi.
wakumviye cyane ako kantu. Nakumvishe cyane. Urakoze cyane nabisobanuye. Ariho handi umuntu agenda aganira n'Imana. Komeza. Ubuzima bwe bwose. Komeza none reka nkwereke umusaruro ugiye kubivamo Plaisir. Soma Yesaya, umuhanuzi Yesaya ibice 65. Yesaya yasozwa n'ibice 66. Nabyo hari icyo bisobanuye. Ibitabo 66 binagize Bibiliya, kuko biriya bitabo bibanza 27 n'ubundi by'isezerano 39 by'isezerano ribanza n'ibice 39 bya Yesaya nabyo bitangira bivuga bimeze nk'isezerano rya kera, ibindi byinje kuri 40 kuzamuka ni isezerano rishya. None reka turebe 65:24 umusaruro w'umuntu uba muri ibyo bihe wumva Imana muri ubwo buryo. Aravuga ngo maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabaza kandi bakivuga nzumva. Maze mwene abo bantu ubwo bazaba batarantabaza nawe n'ibyago Mana Imana izahita itabara. Ukivuga izaba yamaze kumva. Yego. Ni gute uyu muntu ataratabaza Imana igahita imutabara? Nuko azi ku bitekerezo bye n'izindi nama ze zose zihora mu mutima w'Imana. Arabizi ko bari kumwe. Ndahita mvuga barahorana. Ni nkuko ni urugero. Ni nkuko twaba twicaranye nawe. Ni nkuko twaba twicaranye nawe turimo tuganira. Uko biri kose niba nimo nganira nawe mu kiganiro cy'isaha imwe n'igice dufitanye, uramutse ubonye umubu ugiye kunjya ahangaha, uko biri kose ntarataka cyangwa ntaranatabaza, wowe wawubonye mbere yanjye wawunyikira, wahita uwunyikira. Turi mu biganiro, nta cyantera turi kumwe. Nta cyagutera turi kumwe. Ndi kukurebera, uri kundebera, nanjye ndi kukurebera. Niba urukiruje nkabona rufite rushobora kuhita runijya cyangwa rukurya, kuri rwose niba turimo tuganira nubwo waba utantabaje narwica mbere yuko ugira gute, mbere yuko ndubona nanarubona. Noneho uhita usoma Imigani 27:10. Amagambo araryoshye. Imigani 27:19. Imigani 27:19. Ubwo ndagira ngo nsobanuze ikindi cyanditswe kiri kuvuga kuri iyo ngingo uri kutubwira nziza. Imigani 27:19. Kadusome mu izina rya Yesu. 27:19. Aravuga ngo nk'uko amaso y'umuntu arebana n'ayo mu mazi, niko umutima w'umuntu ureba mu wundi. Uzareba ufashe ibase ukireba mu mazi, ubona amaso yawe uri kwireba. Ngo nk'uko ayo maso y'umuntu cyangwa indorerwamo, niko umutima w'umuntu ubasha kureba mu wundi. Uko niko Mwuka Wera rero abasha kugendana natwe, imitekerereze bityo igahwana n'iya Mwuka Wera, tukajya tuvuga nk'uvugishijwe n'Imana. Ngo uvuga avuga nk'uvugishijwe n'Imana. Aho ngaho we na Mwuka Wera niho umuntu atangira gukura, ariko agakurira muri wa muntu w'imbere amedita. Nibyo Paulo yavugaga ngo kwizera kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya kanone ubwo kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose. Cyo gituma tutareba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Ngo kuko iboneka ari by'igihe gito, ariko bitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Hasi akavuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ngo ariko umuntu w'imbere ahindurwa mushya uko bukeye n'uko bwije. Hari umuntu w'imbere rero Paulo avuga, n'uwo nguwo ugenda agakura, akagira ingingo, amaso akabona, akagenda, byose ari umuntu w'imbere. Ni ukuvuga ngo uba wambaye undi. Nk'uko dayimoni buriya agiye kwambara umuntu, yambara umuntu ukajya umureba ukagira ngo ni umuntu, kumbe yamaze kumirwa na dayimoni. Yesu buriya mu Rwanda n'abantu bafite abadayimoni ni bake. Abantu benshi bafite imyuka mibi ariko si abadayimoni. N'abakozi b'Imana birukana imyuka mibi mu bantu, si abadayimoni. Abadayimoni ushobora kubirukana ari bake cyane, cyangwa se nk'abangayise nka 20% wenda reka tuvuge ugereranyije n'indi myuka mibi yirukanwa. Dayimoni buriya atandukanye n'imyuka mibi na Satani. Hari Satani, hari abadayimoni, hari n'imyuka mibi. Imyuka mibi niyo bita amashitani. Imyuka mibi ni iki? Ni bya bindi bishobora gutera umuntu bikaza bitera n'abakristu. Imyuka mibi gatera abantu ukamusengera bikagenda. Ariko niho Yesu abohereza muri stage
yarababwiye ngo mugende nyine bakagenda babwiriza babiri n'abandi baraza bambwira ati abadayimoni batwumviye, aravuga ati mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Hari umwe wabananiye rero aravuga ati byanze kabisa, arambwira ati rero mwene uwo mudayimoni ntakurwamo n'ikindi keretse kwiriza ubusa no gusenga. Dayimoni dore ahantu atandukanye n'imyuka mibi. Dayimoni araza agatura mu muntu akamugira indiriye. None handi ariko ureba nk'umusaza ati uyu nguyu yuzuye abadayimoni munamuzane ngo musengere. Mu yandi magambo nturi kwiyumva ku rwego, kandi nibyo koko ntubeshye rwo kwirukana uwo mudayimoni watuye mu musaza. Dayimoni ni wandi uza agatura mu muntu, ariko imyuka bishobora kuza ku muntu ikongera ikagenda igahamagara migenzi yayo, bakaza bari aho ngaho bakakubuza mu mahwemo, bagakreye ibintu bikubuza biguhuzahuza, cyangwa bakagutera nijoro ugaca kinshi ukagira ute. Iyo ni imyuka bibi, ni ibintu byoroshye. Urugwego runakomeye cyane rworoshye rwa mbere rw'abana b'Imana ni ukubasha kubanza kwirukana abadayimoni. Nabyo biva muri uko kumva imbaraga z'Imana, kuri uko gushira amanga, kumva kuri kumwe n'Imana. Sibye ko abakozi b'Imana Imana yagiye nabikoreshamo wenda cyane, nta nubwo bajya babisobanura, usanga ari impano, akavuga ati ni impano yanjye, kandi nicyo twahawe nk'abizera. Twese twarabihawe, ariko ntashobora kuza akakubwira ati none se Plaisir wa mugenzi wacu muze tujye kumusengera. Bagashaka kumusengera we aza amabanga mu mwuka yo gutuma Satani ari buze kuva mu muntu, sibyo? Ariko we ntashaka kubwira Plaisir ati Plaisir dore rero Satani umudayimoni udiringa nawe gutya, dore ijambo ry'Imana, dore abanza wenda ukiyiriza cyangwa uragenda ukamwirukana gutya. Ntago babyigisha. Tuzabivuga kwirukana abadayimoni. Yego, ni umurage twahawe. Twari turi kuri ingingo, twari tukiri kuri meditation. Urimo tubwira uburyo iyo uhuza, iyo muri wowe uri muri presence y'ubumana, ryajwi bya byanditswe wasomye bigenda bikaguhindukira ijwi. Niyo handi Dawidi yavuze ngo nabikije mu mutima ari kugira ngo gucungura. Niba ijambo ryagiye rikagera mu mutima we, ryageze rimuhindukira ijwi ku buryo akantu kose agiye gukora Imana imubwira ati, ijwi ry'Imana rimubwira ati kabisa. Ni nacyo kintu Imana yakundiye Dawidi kurenza ibindi bintu byose. Si uko yihanaga cyagiye ngo agahita ajya kwikubita imbere yayo, ahubwo Dawidi buriya hari amabanga atatu. Hari iryo twiyiziho, hari ibyo abantu batuziho, hari n'iby'Imana ituziho. None iyo ufashe ibyo wiyiziho ukabihamagaramo Imana ikabibamo, Imana iranezerwa cyane. Ngiye kukwereka abantu bavuze Imana, kubera ko n'ubu bajya bicara bakayivuga ati ariko ubundi Imana najyaga nda kujya ku musozi wenda n'ubu ngubu sibye ko ari gake kumva mama Imana izatugirira neza kandi bari kwikorora. Gusundi Imana uzigena nayisengeye ahantu, nayisengeye Samatare, Imana nanjye rwose sinzi. Ugatangira kuyivuga ukibwira rimwe na rimwe ko utari kukumva. Malaki 3:13 ukibwira rimwe na rimwe ko utari kukumva. Noneho aho hantu ho tugiye kwanza dusoma umurongo, niho Dawidi yagiye atuza Imana, aravuga ati Imana no mu y'amabanga bya byumba byo mu mutima wanjye urabizi byose. Aragenda atuzamo Imana, aravuga ngo Mana warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye, uzi imigendere yanjye, uzi imiryamire yanjye, mu ijoro ry'umwijima, munsi y'ibuye ry'umukara, urushishi rw'umukara ubasha kurubona. Yego, Malaki 3:13 aravuga ngo amagambo mwamvuze yarakomeye. Amagambo mwamvuze yarakomeye. Abantu baricaye bavuga Imana, nyamara murabaza muti twakuvuze iki? Mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura. Urumva abantu bajya bicara bakanaganira Imana. Uku kwiganira Imana cyangwa kwiganiriza, Dawidi yavuze ati Imana ngwino ubaha ahantu, nutahaba ngiye ndiganiriza. Bibiliya ivuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ngwino ngiye uture mu mutima wanjye, ugendere muri njyewe, umbabarire ntumbe kure. Nibutsa abantu situation tunyuramo z'ubuzima, ntago dukeneye ibisubizo biva ku Mana. Imana impiki, Imana inkorere biriya, Mana nutabikora. Ahubwo hari situation dukeneye kandi Imana ibishaka ko twebwe tubana nayo cyane kuruta ibisubizo byayo. Dawidi aravuga muri Zaburi 23 ngo ninsha mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu nzaba ndi kumwe nawe. Arifuza ko azaba ari kumwe n'Imana, ntashaka ibisubizo by'Imana, ntari gushaka ibindi bintu, ahubwo ninyura mu gikombe cy'igicucu hari ubuzima Imana yifuza ko wabana muri wayihamagara utari guhamagara ibyayo. Ikibazo abantu bahamagara iby'Imana, ntibahamagara Imana, ntibayinviting. Meditation rero ihamagara Imana mu buzima, kugira ngo nugira gutekereza nubwo waba ucuruje, waba ugenda, waba ibyo waba ukora, ugira imitekerereze ya Kristo. Icyo ngicyo kimwe mu byo meditation ikora.
meditation izana revelation, izana ihishuriro, ukavuga ngo niki kigiye gukurikiraho. Urabona zino content ngenda nkora hari izo nakoraga mbere ukambwira ati ibi ukankubitaza ariko meditation iragufasha nyine. Imana itangiye kwingisha uri kubyumva Plaisir. Imana ijimwe utsiganira wakoze mu minsi ishize numva ndasetse. Nyine ukavuga se uyu ni wa muntu cyangwa si we. Njye nigeze kubwira abantu igitondo kimwe bashobora kuzabona apotre mutabaza bayo undi muntu. N'aba bagabo se bayongwe ntubazi ko mbere bari abakozi b'Imana bakomeye. Ari umuntu abaho Bibiliya avuga ngo yerekana ko hari ibihe umubwiriza ibice bitatu, hari ibihe byo kubiba, hari ibihe byo gusarura, hari ibihe byo kurandura, hari ibihe byo gutera, hari igihe rimwe na rimwe ibihe bijya bishyikira umuntu Plaisir. Niyo mpamvu umuntu uvuga ngo ntiyagwa mushyiraho akabazo cyangwa ka backsliding agasubira inyuma. Ashobora gusubira inyuma ariko Imana itarakurekuye, utaranayirekuye. Urugero, hari n'abantu bibaza bati ese abadayimoni baza gutera umuntu gute kandi ari umwana w'Imana? Hari abantu badvanshije mu by'Imana njya numva babyigisha kuri za YouTube ngo umwana w'Imana ntabwo yaterwa n'abadayimoni, ngo ntibibaho, ngo nta nubwo yaza, ashobora no kukwinjiramo ariko ntakubonemo ubuturo, ngo ni gute mfite Kristo ngo na dayimoni akaza muri njyewe. Nahita nkubaza se ko wakijijwe ko rimwe na rimwe wisanga wakoze ibyaha, ibyo byaha nubikorera muri wowe cyane kandi ubwo hari umwuka w'abadayimoni bo wagutse. Yes nyine kose Antoine Tesene yamubajije arambwira ati ntimukwishuke. Ati nanjye nubwo nababwiye ko ntashobora gusambana ariko imyuka mibi y'ubusambanyi nanjye irangenderera. Amara ari barabasaza arabagenderera n'abandi bantu batandukanye. Imyuka mibi irangenderera. Ati wagahunguwe nawe nubwo ukiri muto nawe birakugenderera. Ati ntuzambeshye. Hanyuma aravuga ngo umuntu wakiriye Kristo umwami n'umukiza we abacitse gereza ya Satani. Kandi umuntu wacitse gereza ati no mu Rwanda imfungwa yatorotse gereza irakurikirwa cyane, ishakishwa, ishyirwaho bije, ishyirwaho akayabo, agahanga ke karahiye. Baravuga ati umuntu uzatubonera imfungwa yitwa Naganzwa Plaisir bagashyiraho n'igihembo kugira ngo uwo muntu azagarurwe muri gereza. Ati nuko Satani natwe duhiga. Ati umuntu usanzwe afunze rero yaduhaye n'akagendo numva ndatinya. Uzi ko ari igihe cyo kubona ukabona imfungwa nk'ijana zijye ziri muri ya kamyo ibatwara, ugasanga harimo abacungagereza nka 2 kandi ugasanga ni imfungwa nka 50. Aho ngaho rero hari na ry'abanga ryo kwirukana abadayimoni mu buntu tuzari kubwira. Urumva abantu nka 50 b'imfungwa barinzwe, ari ngene nshobora ko ari n'agasore gatoya cyangwa ari umwana w'umukobwa ufite imbunda, kandi none ugasanga ashobora no korega nta n'isasu ririmo, wenda harimo inuza wenda yakwanye wenda. Uzarebe n'igihe baba bari nk'ahantu bari nko mu mirimo nsimburagifungo, uzarebe umucungagereza cyangwa se ba bantu nyine babahagarara, hari igihe aba yarangaye, hari igihe baba bari kwiganirira rwose, ntabwo yajya no kwihagarika akaba yibereye ku buryo avuga ati hari uri guturuka. Ngo ibanga ni rero Antoine Tesene avuga ngo nuko baba babizi neza yuko bari muri gereza. Uri muri gereza rero ntabwo akirwaho ijisho, ariko uwatorotse gereza atindwaho cyane. Tesene avuga ati rero abantu twatorotse Satani ubwo ni abantu bakiriye Kristo n'umukiza mu gihugu, ni twebwe Satani atindaho cyane ku buryo uhusha gato abadayimoni bahita bakwataka. Bivuze rero tuba turi kuri target. Abantu bigisha inyigisho nubwo bavuze ngo baravanse, ariko oya bo ubwabo bavuga ko baravanse. Ntibemera ko umuntu ngo wakiriye Yesu ngo abadayimoni bamufasha ngo nabaye icyaremwe gishyangwa ibya kera byarashize. Byarashize nibyo mu mwuka wawe, ko umuntu yacungwa mu mwuka we. Biravuga ngo umwuka wacamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Barahamanyije ariko ntibikuyeho yuko umwana w'Imana ashobora kugira ibigeragezo, n'ibigeragezo bishobora kugera muri 4. Hari iby'inshuti zawe, hari ibya Satani, hari Imana ishobora kugutestinga, hari n'ibyo nawe ubwawe wikururiye, ari nabyo bibi cyane kurenza ibindi. Isa noneho rero meditation turacyayiriho gatoya. Abrahamu yaramedise, yaratekereje, yaribwiye. Ba Dawidi bajyaga bibwira ngo ndabwira umutima wanjye, ngo umutima wanjye, akajya muri wa mutima we akahuza mu ryajwe ikavamo byose akambwira ati hindukira ibumoso bwawe haje idubu, agahita asimbuka amashwari azishwanya gusa.
akibwira. Salomo yahawe kuri kariya kanunga k'umusozi Gibeyoni yarimo yibwira asenga meditation prayers, arimo asenga atangira kwakira ihishurirwa ry'ubwenge yaragiye kubona butangaje. Aburahamu nawe ngiye kwereka ikintu gikomeye cyatumye Imana imukura muri uriya bakarudaya ni meditation. Aburahamu yakuriye mu bigirwamana. Nibutsa abantu yuko Imana kuri kiriya gihe cyabo washoboraga kuyimenya Bibiliya itariho. Icyo gihe witwaga intwari yo kwizera. Niyo mpamvu yitwa ngo ni sogokuruza wo kwizera. Tekereza kuba wabaga muri uriya bakarudaya baso bagendera mu bigirwamana n'abande. Yari afite abavandimwe witwaga Nahori na Harani, umwe yari mukuru w'inde yari murumuna we, umwe ni nawe wabyaye Loti. Isetera rero yabaga mu bigirwamana za Mesopotamiya n'ahandi. Hanyuma Aburahamu urumva nawe ntabwo agombaga kuba ari umukristo cyangwa uwizera, yarakuriye mu muryango nk'uwo nguwo. Aburahamu akurira muri uwo muryango, birumvikana hari imihango yagiye akorerwa, ariko Aburahamu yakundaga kwibwira atekereza ku Mana. Icyamurokoye rero ni ukwibwira, ariko muri uko kwibwira muri za meditation zabo bagenda bakora akumviramo ijwi ry'Imana, akabasha kumva ijwi ry'Imana rimutandukanyije n'andi majwi yumvaga. Buriya niyo mpamvu ari sogokuruza wo kwizera, kubasha kuba uri muri iyo gereza noneho kumva ijwi. Warakuze uba muri gereza, warakuze uba mu bundi buzima muri ubwo bwa gereza, ukabasha kumva ikindi kintu muri icyo kinyejana abandi bantu batumvaga. Yumva ijwi ry'Imana, ahita yumvira Imana. Tekereza kuva muri icyo gihugu akagenda nta yindi Mana atarigeze ahura n'abandi bantu bavuga Imana. Niyo mpamvu yitwa sogokuruza wo kwizera w'abizera, sogokuruza w'abizera. Umva uko kwizera guhambaye cyane. We n'umugabo witwa Yesu ni bamwe, we n'umugabo ku gihe cya Yesu bemeje Yesu niko navuga cyangwa Imana muri rusange. Wa mugabo w'umusirikare yaravuze ati tegeka biraza gutungana, nanjye njya nkomendinga. Yesu aramureba aravuga ati mu Bisirayeli nta muntu ndabona ufite kwizera kumeze nk'ukwawe. Aburahamu yabaga muri ibyo bihe. Bibiliya yerekana uburyo yajyaga kwibwira. Sawuli nawe yabibayemo ibyo bihe, agiye gushaka indogobe n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Samweli yabibayemo, Eli yabibayemo, we na Samu urabyibuka. Akajya yitiranya ijwi ry'Imana akagira ute, nyuma atangira gucagura ijwi ry'Imana n'ijwi rya Eli. Mose yabibayemo. Mose ni umugabo ugaragara mu gitabo cyo mu Kuva. Mose abyarwa n'umugabo witwa Amuramu wateye inda mushiki we, nyirasenge wa Amuramu yitwaga Yokebedi. Amuramu atera inda nyirasenge witwa Yokebedi, babyara Mose na Miriyamu na Aroni. Ariko noneho Mose mu gitabo cyo mu Kuva nibwo avutse. Yanditse igitabo cy'itangiriro cyose nuba kigira amapaje 50, ibice 50. Arabyandika, yandika mbere na mbere nawe aniyandikaho mu kuvuka kwe. Urumva meditation yararimo. Bibiliya yamubwiye ngo nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Imana iti mwereke umugongo, nusoma uzagenda ubisanga. Imana yamweretse umugongo byari bisobanuye yuko icyo gihe arimo asenga igiye kumwereka ibyabaye past, imwereka ibyabaye imbere na mbere. Imana yaremye ijuru n'isi, mu mazi yatembaga byose. Atangira kuvuga turimo umuntu mu ishusho yacu, yandika inkuru z'aba Seti, z'aba Loti, z'aba Aburahamu, yandika biriya byose byabaye Isaka na ba Yakobo, byose arabyandika. Mose aje mu gitabo cyo mu Kuva. Tekereza uko yazandikaga inkuru nkaho ahari. Ibyo bintu byavuye muri meditation. Byavuye muri meditation. Mose yajyaga yibwira ku rwego rudasanzwe. Noneho dore meditation ahantu. Meditation ntiyitizamo noneho ntiyatazamo n'izo mpano zo kwerekwa cyangwa no guhishurira ibyabaye mbere. Ntihazamo iriya mpano yo guhishurirwa ibyabaye mbere, kwerekwa cyangwa se kwerekwa ibyabaye. Icyo kintu buri muntu wese yaragihawe. Soma muri Yobu 33 umurongo wa 14 na 15. Iyi ni ikintu cyahawe buri muntu wese. Ndavuze kumva zima uko kugenda tubyumva, uko ndi kubyumva ni guhita numva yuko ikintu bita guhishurirwa no kwerekwa ibyabanje n'ibizaba bishobora kuza muri meditation. Birashoboka nuko turabanebwe, ariko birashoboka cyane. Ndaza kukwereka impamvu noneho muri iki gihe bisa n'amahamba n'ibintu turi kuvuga nimba byashoboka. 3:14 umurongo wa 14 no 15. 3:14 umurongo wa 14 no 15. Urumva Imana niyo yatangije meditation nayo ubwayo iramedita. Haravuga ngo
Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho mu nzozi umva ahantu ivugira mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo soma ku murongo ukurikiye basinziriye ku mariri yabo komeza niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku by'ibigisha kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye ngo imaremo umuntu ubwibone bwihishwe. Urakoze. Baryamye buriya ngo mu nzozi mwiyerekwa, uzi ko mu nzozi habamo iyerekwa ariko mwiyerekwa hatabamo inzozi ni utundi tuntu dutandukanye. Reka tugaruke kuri Father Abraham. Arya twari turi kuri Mose, twari turi kuri nde? Mose, uburyo Imana yanyujije kugira neza imbere, inyuza kugira neza kwayo imbere yayo. Nari mvuze ngo Imana mu kanya gato niyo yatangije kwibwira. Iravuga ngo nzi ibyo nibwira. Kwibwira niyo meditation mu Kinyarwanda, mu Gifaransa. Nzi ibyo nibwira kubagirira, hari ibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza. Irangije itangira igice cya 26 yari muri meditation n'umurongo urawuzi cyane, abantu benshi barawuzi. Iravuga ngo tureme umuntu yego mu ishusho yacu. Yari igeze noneho ivuga ati noneho icyo ndi kwibwira kigiye gukurikiraho nicyo kurema umuntu. Dore projet ukuntu bizaba bimeze byose. Yego. Noneho igitangaje nuko ubu isi yamaze kurangira mu maso y'Imana. Mu kwibwira kwayo yamaze kurangira. Biri kumvikana kuko imenya iherezo mbere y'itangiriro. Icyo ni cyanditse. Niyo mpamvu iyo tuvuze ijambo ukumva ntibyumvikana, iyo hari icyanditswe muri meditation cyangwa se muri kwa ku ijambo ry'Imana, ugomba kuba ufite ishurirwa ariko rigendanye n'icyanditswe. Imenya iherezo mbere y'itangiriro. Waza uvuga ngo mu yandi magambo abana ba Plaisir abo bazabyara nabo bazashaka byararangiye mu maso y'Imana. Kubera iki tugomba gusenga rero? Nuko tutabizi, turasenga kugira ngo bwa bushake Imana yagambiriye kuri twe bushike. Icyo Imana uzakora ni iki rero? We kuko Imana itimufungura amaso akareba ibigiye kukubaho mu kwa 7, akavuga ati mu kwa 7 mwitonde, hari ikintu cyitwa gutya kigiye kuzaba. Ntabwo akiremye ahubwo aragihishuriwe mu mabanga y'Imana, nkuko bivuga ngo tubona umwuka rondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mu Rwanda rw'abakora n'ibice 2. Hanyuma muri ya Christian meditation ushobora kugera muri icyo kirere cyo kumenya ibyo ngibyo umuhanuzi yamenya. Yes, wabimenya. Ariyo mpamvu Paulo avuga ngo mwifuze impano zose, ngo ariko cyane cyane guhanura. Uri kubyumva? Paulo atubwira ngo desire all gift, muzirarikira impano zose, ngo ariko mwifuze guhanura. Yego. Nuvuga ngo kumenya ibihishwe twarabihawe, ahubwo ikibazo ni ubunebwe bwo kuba twagera aho hantu kuri icyo kirere. Wow, buhareba mbi nkubwira ayo magambo. Reba u Rwanda rw'abakora n'ibice 2. Noneho ni ukuvuga ngo hari impamvu rimwe na rimwe tutayigeraho cyane muri generation, kuko uko Abrahamu bagiye bakorana u Rwanda rw'abakora n'ibice 2 hageze, uko Abrahamu bagiye babaho n'abandi bakurikiye na ba Paulo bagiye bakora imirimo y'Imana, mu by'ukuri bibanza kumva ko kwibwira guhari, kumva ko bishoboka, kumva ko abadayimoni n'imbaraga z'abacwezi n'abakonikoni tuziri hejuru. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo turabatsinzi no kurushaho, we are more than conquerors. Bisone ko abadayimoni n'abandi bashobora kuba batsinzi, ariko twe turabatsinzi no kurushaho. Nuko ngo turenze no kwitwa insinzi, tubyivuga hejuru ko turi mu watsinzi. None rero ikitubuza niki? Haraza kampani ya Coca-Cola imaze nk'imyaka hafi 300 yamamaza cyangwa 140 ingaha yamamaza, abantu bose bakaba babizi kuko ibyo uhora ubona urabyizera. WhatsApp tukazibona, tukabona ama TV series bakadukubita bajya kuri YouTube, ukareba amaseri hano mu Rwanda nashaka kuvuga y'abakinnyi b'amafilime, ukareba urubuga rw'imikino, ukareba ibintu byinshi. Satani agerageza kugukubita utuntu tw'utunyobwa imbere yawe, utuntu urarikira tw'utubumbu vuba none ukibagirwa umwanya w'ijambo ry'Imana. Kandi Bibiliya itubwira ko twakagombye kuva mu bwiza tugira mu bundi. Ubuke Yesu aravuga ngo unyizera azakora nk'ibyo nkora ndetse azanarenzaho, kuko njya kwa Data. Ndajya nsobanura icyo kintu, ntawe uzakora ibintu birenze ibyo Yesu yakoraga. Ngo Yesu yashaka kuvuga iki? Yesu yashaka kuvuga ko unyizera azakora nk'ibyo nkora ngo ndetse azanarenzaho, kuko njya kwa Data. Yaravugaga mu yandi magambo ni kuvuga ngo nzaza nture muri mwe, simwe muzaba mubikora, ninjye nzaba mbikora. Mwe muzanyemerera mujye muri meditation, mwumve duhamanye maze nze nkore.
bivuga ngo Yesu ntiyarangije gukora cyagiye asura mu ijuru, ahubwo akomerejeho ku muntu wese uzamwemerera gukorera. Wow, niyo mpamvu yaje akihishurira muri Pawulo agasobanura ibyo yasize avuze. Bura ni Yesu muri Pawulo aravuga ngo sinjye uriho, ni Kristo uriho muri njye, kuko nawe yarasobanuraga nyuma Imana imukubita lift aragenda ajya mu ijuru rya gatatu. Aravuga ati nabone ibyo ntakwiye no kuvuga. Aratuza. Komeza hano hari ibintu wari utangiye kuvuga byiza. Ni ukuvuga ngo si twe tubikora, ahubwo ni Imana irakara rye ariyo wa muhanuzi. Muze dusengera malariya, turakubita abazimu hasi, hari ibyo dufite, utangiye kubyiyitirira kandi hishurirwa yuko ari ibikorera muri. Kandi hano ubwo uzi umurimo Yesu azakora icyo gihe abarwayi niba muzi niba ari byose yateguye. Yes, ariye yaza akabagenera ijambo. Nese nagoze kubushiza ari abaje kumureba. Wariye yaje abagaburira imitsima n'imigati, bagarutse ntiyabiba. Nuvuga ngo ushobora gutekereza ko Yesu ari buze gukiza abarwayi kandi atari wo murimo ari buze gukora icyo gihe. Ubaye ko ufite Yesu muri wowe ntago wamugenera icyo ari buze gukora, ahubwo wemera kuba igikoresho kugira Yesu akorere muri wowe. Wow, niyo mpamvu yavuze ngo nimuzajya mukora ibyo mujye muvuga ngo turi abakozi b'imbura mu yego. Hanyuma Isa nyemerera rero sinzi niba usoje, ariko nari ngiye gufata igice twavugiyeho kuko ibintu ni byinshi ntitwabimaraho. Ibyinshi cyane. Ahubwo nari ngiye kuvuga nti no mfasha. Kandi uko byagiye biza bagiye wumva ko bigenda bisobanuka. Ahubwo nashaka bizanga bishyashya. Nari ngiye kukubaza ni noneho ya Christian meditation nayumisha nk'akamaro k'ubuzima bw'umukristo bwa buri munsi. Wabanza nkakwereka se ko Satani ari cyo kintu yazize. Yarabizize mu ijuru. Reka nsabire gutaha. Satani yazize iki kintu. Yabizize terero. Yesaya 14:13. Wumve turabihuza na ya Malaki 3:13. Yego. We yagiye muri cyagiye cy'ubwihugikubwe bwa bya bindi by'amabanga yiziho yibagirwa ko Imana iri kumurikamo agatorosha aho ngaho. Ijisho ry'Imana riraho. Yesaya 14:13. Aravuga kuvuga ukuntu Satani yabizize. Yego. 13 uravuga ngo waribwiraga nzazamuka njye mu ijuru, muzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhame rw'impera y'ikasikasi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose, ariko uzamanuka ikuzimu ugire ku ndiba ya rwa rwobo. Waribwiraga uti nzazamura. We nicyo kintu ubundi Satani yazize. Nta nubwo yazize kushaka kujya hejuru y'Imana, kuko hari umusozi Imana ituyeho mu ijuru. We yaravuga ngo nzazamura umusozi nanjye turinganire, kuko yarazi ko Imana ishobora byose. Waribwiraga uti ya meditation nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Ntabwo ari isumba inyenyeri, ntabwo ari intebe y'Imana, ari z'Imana. Kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi, nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Nzaba nk'isumba byose. Tuzavuga aho Imana iri mu ijuru, kuko Bibiliya yavuga mu gitabo cy'Abefeso ngo imaze kumuzamura, ngo amaze kunyaga abatwaye n'abakomeye b'isi, biramuzamura hejuru y'amajuru yose Yesu Kristo. Hari aho Yesu, hari aho Imana iba, kuko yigeze kubwira umugabo wari ushatse kwibakiriza, iramubwira ngo wanyubakira nzuki ku isi ari intebe y'ibirenge byanjye, ijuru ikaba intebe yanjye. None nimba Imana ijuru ari intebe yayo, isi ikaba intebe y'ibirenge byayo, Imana ibahe? Tuzahavuga tugende tuharebera mu byanditswe byera. Ariko urumva ko Satani icyo yazize kwari ukwibwira igitekerezo mu isi y'umwuka. Nkiri tukiri ahangaha umuganisha kuri cya kibazo dusoza, igitekerezo gisoundinga cyane kuruta igikorwa n'amagambo. Niyo mpamvu ushobora no gutekereza ukabizira mu Mana iyo utekereje nawe ushobora gutekereza ntugire amahirwe yo gushyira mu bikorwa ibyo watekereje, ariko warangije gutekereza imbere y'Imana wamaze kubikora. Niyo mpamvu Yesu yaje aravuga ati yarabwiye ngo rusambana abakozi cya, ahubwo n'urebye n'uwifuje n'urarikiye. Nuko ngo mu isi y'umwuka ikintu kimataringa gifite imbaraga n'igitekerezo. Upfa kuba watangiye kwibwira iyo meditation mbi, izo nama zawe Imana ntuzishyiremo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nukora icyaha ukavuga ngo ni Imana ikoheje. Imana ntiyaje akavuga ngo mbashimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba kure. Kudakizwa rero neza rero nahangaha gushingiye Plaisir. Nuko hakundi nza nkakubeshya, Plaisir sorry sinkusaba imbabazi kandi abantu babizi ko naguhemukiye. Ngaho imbabazi rero. Ugomba kutembabazi. Sinabikubwiye nkutwaye se.
hanyuma Plaisir nimero tujye kuri kino gice rero. Ariko urumva ko tukwiye abarokore bo mu mutima. Njyewe byanjye nibyo Bibiliya ivuga ngo njye ndi umukristo. Hari avuga ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze. Hari avuga ngo ni umukristo mu mutima. Njye ndi umukristo wo mu mutima. Urumva uwo ni wa mukristo mu mutima handi Imana ireba. Nkabana nawe uri perezida wanjye tukabana nkakubeshya muri korari cyangwa uranyobora, ariko nkeneye kukubwiza ukuri tuzajyana mu ijuru se tubeshyana turyarya tubeshyana. Aho ni hubera rero. Naba ndi gusenga ni muri bya bihe nkibwiza ukuri nkavuga Mana Holy Spirit ngwino utahe ubuzima bwanjye nyobora ndeke kubaho ubuzima ndaburambiwe. Narindiriye umuvuga butumwa Plaisir nazigira inshuti ngo baze bavuge ngo warananiranye Neza kambwira ubuhanuzi bukarinda kuza ubuhanuzi nkabwangira nkagira ute nose mugendiho ntari kumva ijwi ry'Imana mu mutima wanjye bizagenda gusoma ijambo ry'Imana gusenga ariko kagira umwanya wo kuvuga ngo Mana reka Bibiliya niyo ivuga ngo ntago ari abumva iryo jambo ahubwo nabakora iry'iryo jambo sabumva iby'iryo jambo gusa ahubwo they have to be the doers of the world. Bakeneye kuba abakora iby'iryo jambo havuga Mana ndi imbere yawe menekeye imbere yawe urareba mu mutima wanjye kuki nakomeza kwanga mwene data. Dufite abakristo afitemo Plaisir yaramwanze afitemo kanaka afitemo arandwanya agira ute none nkajya njya gusenga ntunze abantu mu mitima yanjye mu byumba ndabikoreye ukeneye kubareka ukababohora ukabasohora mu mutima. Wa muntu ntababaye na Plaisir ntacyo bimubwiye ariturije wowe warababaye uramutunze mutunze mu mutima arakuvunira gusa. Jya muri meditation ubwiza Imana ukuri nibwo buzima Imana ishaka ko tuba nibwo buzima Yesu yabaga mu bice bine agasenga mu iteraniro rusange rigorogotariza nayo tari he hose yarangiza igice cya kabiri ihandi yagabuye abantu 5,000 ubwo ni mu materaniro hari n'imbaraga zindi zakorekagamo bisembyumva. No kuvuga ngo ese abantu batekereza gute Yesu yabwirizaga 5,000 ubundi akoresheje iri hejuru ko abantu barebe ko yabwirije abantu 5,000 utabarimo abagore n'abana ko abagore n'abana bari na benshi no mu isi ya none abagore nibo benshi kuruta abana. So ubundi yakoreshaga iri hejuru byagendaga gute tuzabivugaho sibyo. Hanyuma cyangwa se bari bafite ibikoresho ko abantu batinda ku migati bakareba abo yahagije ntibarebe kuri mikoro yari afite. So igice cya kabiri yasenganaga na 12 twagereranya na korari wavuye mu iteraniro rusange ari kugira korari cyangwa abantu musengana akajya nyuma ya 12 agasengana n'abandi batatu Yohana Petero na Yakobo bene Zebedayo kongeraho na Petero Simoni mwene wa Yona nibo bajyanye ku musozi 12 hari iby'Imana ivugiramo itavugiye muri ba bantu bandi batatu hari ibyo Imana itangirana no kubereka ngo turabona Mose turabona na Eliya. Wibuke biriya bihungu bya Petero bibayeho nyuma ejo bundi n'abana bato ariko batangiye kwerekwa ya meditation kuko bari kumwe n'umwami wibwira ibyiza kuri nibo babivuze ntago ari wabivuze ngo mwami turabona Petero turabona turabona Eliya turabona na Mose. Tekereza kubabona icyo gihe nta kamera zabagaho ariko bahita babumva muri meditation baravuga ati ni Mose dore mbonye Eliya. Babayeho mu myaka ya kera mu myaka 1,200 cyangwa 1,000 babaye iki gihe kera bahita bababona hari ibyo utangira kubona. Yesu arababona ko babonye aravuga ati wow babahungu turi kumwe rwose. Noneho igitangaje Yesu agasenga wenyine biravuga ngo yararaga ku musozi agasenga nuko ngo ku musozi asenga. Yesu yasengaga gute ko batatubwira amagambo yasengaga harimo gusenga ubushake bw'Imana harimo niyo meditation mu gitondo akaza kugeza naho bamukanguye bazi ko yasinziriye mu bwato baramukangura bati mwigisha ese ko ahita haguruka we yahagurutse cyaha umuyaga nta kindi kintu yababwiye ahita yongera ariryamira. No kuvuga ngo amasengesho yazana ibitotsi bikora ibitangaza ariko ibitotsi ntibyazana amasengesho akora ibitangaza. Amasengesho kurara ku musozi gufata ibihe byawe wenyine hari icyo muri amasengesho uzutubwira niho nako muri bya bitotsi cyangwa muri kwa gusinzira niho hazamo yamayereka n'inzozi ntabwo bicuritse ntabwo bicuritse mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo ku mariri yabo niho Imana ishyira ku mutima wabo ikimenyetso by'ibigisha kugira ngo igamburuze inama zo mu mutima w'umuntu.
urumva baryamye mu iyerekwa. None no mu gusenga tuzabivuga uburyo ushobora kugira iyerekwa kandi urimo urasenga Imana ikafungura iyerekwa muri wowe. Aho ngiye kuvuga tuma ku musozo ahubwo ngiye kubwira kwa kwibigira none ni uwuhe mumaro wako igihe Isa ari imbere y'abantu arimo akora umurimo mwiza kugabura iby'Imana. Hari icyo Pawulo avuga ngo umugaragu mwiza wishyira Imana nk'umugaragu mwiza ushimwa ngo udatera waraza. Gutera waraza ngira ngo urabyumva. Gutera waraza biri mu Pawulo nimba yarabyandikiye Timoteyo, ndumva hari Timoteyo nimba atari Filemoni cyangwa Tito, abo muri aho ngaho. Gutera waraza ni ukuvuga amagambo y'amanjwe y'ibintu bikagucika ugasanga ko Bibiliya ivuga ngo umuntu yoshywa n'icyo ararikiye. Aho bya bitekerezo byawe byatinze biragaragara ko babakozi b'Imana hashimwe Satani. Dusome muri cya gitabo cya wa mushumba wacu, ibyo byose niho yatinze. None yageze imbere y'abantu ntabwo yibwiye. Mu itorero rya mbere nyuma yaho ba Petero bamaze kugenda, abakurikiye ubukristo bukomeje gutotezwa, akarengane kagiye kabaho. Abakristo cyane iyo bajyaga gusenga, usibye ko na ba Petero babigiraga, babaga batwasuye Plaisir, turi gutarama mu rugo tuvuga iby'akazi, tuvuga ibyo ku rusengero, ariko twavuga tuti tugiye gusenga, bagahita bafatana ibiganza cyangwa bagatuza, hagacamo amasegonda nka 30. Ni nko gushyira umutima n'ibitekerezo kucyo ugiye kugira. Ariko tuba twasuye abandi udusenge. Nuko rero Mwami Imana wari uri kumwe natwe, ugasanga umuntu ahise asengera aho ngaho, ntabanje niho atangira gutera waraza. Ntabwo afashe umwanya wo gusenga. Dufite abigisha batagitegura, ntabwo ategura, ntabwo yicara ngo anasenge ngo tuze aganirizwe n'Imana. Araza imbere agahita avuga, abwiriza kuko akwiye kubwiriza, akava hajya. Ntabwo afata umwanya n'ibihe bye ngo ibyo yabwirije bimubwirize. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo nsubiramo nkareba ko nanjye biri gukorekera mu buzima bwanjye. Iyo ni ya meditation Pawulo ahamagarwa avuye i Damascus cya gihe Ananiya yamaze kumuhumura. Bibiliya avuga mu gitabo cy'Abagalatiya ngo yagiye aho bita muri Arabiya, mu butayu bwa Arabiya, ajya kwicara atekereza, yumva ibyamubayeho, Yesu Kristo ibyo yaramaze kumukorera, yakira ubutumwa, amedita uburyo agiye guhindura isi, ayandika ibitabo bitandukanye byagiye bikitujijura, tukiri kwigiramo, tutaramenya, tukiri kumva. Nibyo byabaye. Uwo mwana arakura, ruka igice cya mbere umurongo wa 80, agwiza imbaraga z'umwuka. Niko Bibiliya y'Icyongereza ivuga, ariko y'Ikinyarwanda ivuga ngo agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza igihe yerekewemo Abisirayeli. Yesu umwami wacu nimba yarasengaga agafata ibihe byo gusenga, Daniel agasenga, ntitwamuvuzeho, ba Yeremiya bagasenga, ba Mose bagasenga, bari abakozi b'Imana batandukanye, ba Aburahamu. Ni gute abana b'Imana tuvuga ngo twagezeyo tubi Burayi tubahana mbo zayo Ushaka abahanuzi 3 bampamagare bambwira iki Imana imvugaho n'iryamye bizabibaye. Ariko ukeneye gusenga barabyiga, gusenga urabitozwa. Buriya Samu ni wanyigishije gusenga. Samu ndamukunda cyane bahose. Samu yanyigishije gusenga, twayatujyana hase. Umuntu yasenze amasaha 3 ntasubiramo ijambo nye nkaba ndi kwisinzira aho ngaho. Arambwa tirenge kwigisha gusenga. We n'umugabo witwa Vincent ni mwarimu wa ntago arabamwe, ashaka ko ari mwarimu wa hano mu cyahafi, tumwita tonto. So gusenga ushobora kwegera mwene se ukabona nimba Plaisir arimo arasenga igihe runaka, mbwa ariko gusenga ubundi ni gute? Ugaca bugufi ukamubwira ni gute nasoma ijambo ry'Imana. Ni nacyo soza abarimu mu itorero bakagombye gukora. Nimba uri mwarimu hariya wenda n'ahandi, ntabwo uri umwarimu wo gusinya ibyangombwa by'abana babatijwe, babyaye, amadokima upanga ujya kwa pasiteri. Mwarimu bisobanuye iki? Bamwe bahakuba bigisha, abandi kuba bungeri, abandi abavuga butumwa, abandi abahanuzi, abandi kuba intumwa. Aho ne mu Efeso 4:11. No kuvuga ngo nimba uri mwarimu, uri mwigisha, ugomba kuza imbere y'abantu kigisha, cyangwa se umukristo mu gihande runaka, muri serire runaka, yagira ikibazo akaza akavuga ati mwarimu, none se ko ndi gusoma igitabo cya Habakuki, ibi bintu byasobanuraga iki mu gice cya mbere? None se bihuriyeho neza nkuru z'Abisirayeli, ariko hari ibyo Daniel yavuzeho. Ashobora kuba atabyumva, ntago tumenya byose, akavuga ati noneho nari mpuze, wenda kwa gatatu uzaze nzagira. Akaba yabwira mwarimu, dufite abigisha beza, dufite abarimu beza, dufite abapasiteri beza, akamubwira ati harya nsubiramo cya gitabo cya
babaye Esteri bigisha gute bavugaga iki wamuna kazazwa ambwira ati rero tugiye kwigana Esteri ukakimuciramo ukamuvunagura ugahita umuhana homework umukoro wo mu rugo ukambwira ati noneho genda usoma Efeso 2 icyo gicu kirangiza uzaza nawe noneho umbwira icyo wasomyemo nuko ukundisha abantu ijambo ry'Imana mwarimu aba bari hariya ku rusengero agahora buri kanya aganiza abantu ijambo nicyo kintu yakagombye gukora twabahaye amadokima birirwa mu byangombwa ababatijwe bagiye gushyingirana bagize ute nibyo ngibyo mwarimu niki hari ikibazo utansubije neza wenda nenda kukubaza umusore ugiye gutura agatura agatura agakingirizo uri kuririmba akarimba ngo ashimwe satani wangije uwo mugongo cyangwa se wagize gutya na gutya mu isi ya meditation yawe byagenze gute babyapfa mu isi ya meditation nasubijeho gato aba aho yatinze ni ukuvuga ngo Imana cyangwa se umwuka waho ari gukorera ni wabibye mu bana b'Imana icyo gihe uri kubyumva rimwe na rimwe baranabivuga ntabimenya akabana bisubiramo n'inshuro zinga nicyo kizakwereka yuko umutima uri kwatura aho atuye uriya muntu ni hariya hantu abatuye ntago yajya kure ya hariya hantu ni hariya hantu abatuye ni ikibazo kiba gikomeye nuko abantu ubundi uriya yakagombye kumuca ntazongere kugaruka hariya mpaka bamugenzuye bakabanza kumenya nimba yasubiye ku murongo meditation ye nta niyababamo yamenyereye ibintu by'Imana yamenyereye ibintu by'Imana icyo akora arabivuga hakaba yuko hari igihe Imana ikugendera buri uko wavuga ijambo kose yo muhe n'umuntu wo mu muhanda arimo agenda abwiriza babana bo mu muhanda arambwira ushobora no kumva n'umusinzi kuko nzi ko Imana yakoresha ikintu cyose umuntu wese uri kuvuga ijambo ry'Imana ngiye ntega amatwi nkumva ugakuramo ibyawe ibintu ukavuga ati mwene data Imana imwongerere abatarimo aragize arabo ngenda akabona araguhanuriye ati wenda Imana igiye kugukorera bifatiye nko mu mufuka bankoresheje ubukwe bwinshi cyane nanjye muye n'umuntu ugiye kumana bametangira akatambwira ati Uwiteka aramenya ngo uyu mwaka igihe nk'iki gatanu ashize umuntu yaramanuye rwose yamanuye ko ugiye gukora ubukwe Imana igiye kunkora ubukwe bwiza cyane uzahagurutsa amahanga icyo gihe wabyitwayemo gute asoje arambwira ati rero tubundi mu butayu rwose timunguriye agafanta mwamugize neza nakamugurira warakamwinde ntabwo nakamuha none se waramubwiye ko yavangiye bazi nageze aho nyine nari meze n'inyange arakabona nyine isoni z'amwika ariko Anje yakubise umuhanuzi Anje ntirenganya wo kumucyo yakubise umuhanuzi mu cyahafi yaraje amubwira ngo Imana ngo wa mugabo we ngo abana bawe ngo nubwo ufite ibibazo ujya niganyira kuri uriya mugore wawe icyo gihe aratarashaka Anje yagukubitiye umuhanuzi ashobora kuba yaranamuvunnye ukuguru ngira ngo rero twabyumvishije ikibazo gishobora kubaho uri mu rusengero ugakora skandale runaka nuko kuvangirwa nta gitangaza kirimo ahubwo nuko isi y'umwuka urimo nibyo duhaye urahushije uduhaye uwuriwe uduhaye uwuriwe donc wanze kutubeshya yaba yanze kutubeshya cyangwa se Imana yanze ko tubeshya ibyo yari afite akaba ari bikuyeho mask abantu bakabona ibyo isi arimo y'umwuka ariko kandi ntabwo ari ubuzima dukwiriye kubamo Imana idushoboze kuba muri iyo si Imana idushakamo kandi numva rwose nongeye kunguka kumenya Imana igumugisha amen Plaisir wakoze cyane Isa reka rero kandi bizere ko byarangiye byararangiye hanyuma reka dusenge Imana ko mbere ko dusenga Imana reka byutse ko Isa Noel afite ibiganiro byinshi kuri chaîne yitwa Amavuta TV ushobora kunyarukiraho warangiza ugakora subscribe ukajya ukurikira ibiganiro byinshi by'ubwenge kandi birimo umwuka w'Imana kugira ngo turusheho kumenya Imana hanyuma urakanda subscribe twashyize hasi link ya chaîne ye ushobora kunyuraho ukadukora subscribe hanyuma uramutse ukeneye no kumenya byinshi ku mukozi w'Imana ukeneye gusobanukirwa wenda ibyo tuganirije hari ijambo ry'Imana usoma runaka ukumva hari ibyo ushobora kumubazaho aza kuduha kontakte kugira ngo uzifuza kumenya dusoza n'isengesho murakoze cyane nshimiye mbere na mbere umuyobozi wa Zaburi nshya Imana imumugisha cyane kandi
ukora umurimo ukomeye cyane wo kugezaho abantu ubutumwa bw'Imana ndetse n'ijambo rikwiriye muri iki gihe. Nkunda umuntu wanditse kuri Wera avuga ngo ab'iki gihe dukeneye ijambo ry'Imana. Nibyo koko mu nzego zose, kandi Imana ikomeze guha umugisha ikwagure cyane, uri umugisha ku ivugabutumwa muri rusange. Hanyuma rero kontakte zanjye ni 0788 29 24 41. Simba kuri WhatsApp, simba kuri Facebook, ntabwo mba aho hantu maze amezi menshi nahaba. Aho ngo bagiye kuba amezi menshi, kubambuze bashobora kunyandikira message cyangwa se tukavugana aho ngaho. Mu bisanzwe nigisha Bibiliya mu ishuri ryitwa Youth Ministry Institute, nkaba kandi ndi umukristo sengana na Plaisir. Imana idumugisha cyane kandi ibaho umugisha. Kadusenge. Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'imbaraga zawe, tugushimiye kubw'urukundo rwawe rudasanzwe, ndetse tugushimiye kubw'imbaraga z'ijambo ryawe urimo uratugenera mu minsi ya none twebwe abari kubaho muri iki kiragano. Ijambo ryawe riravuga ngo uko wahoze ni ku uyu munsi uri, ndetse ni nako uzahora. Wahoze uri ubuturo bwacu Mana, reka Mwami wongere ukomeze utubere ubuturo bwacu, kandi urakoze kuri murasuka ububyutse mu rubyiruko, mu bantu bato baje gukorera mu ngata, abasaza barimo batambuka bataha bagani wawe. Mwami reka uduhe guca bugufi, umutima wa humbleness, umutima wo guca bugufi, kugira ngo tubashe kumenyesha abantu bawe iby'ubwiru bwawe, kandi ari nako natwe twiyubaka nk'uko Paulo avuga ngo nuko rero uwigisha agabane n'umwigisha ibyiza byose byo mu ijambo. Humugisha abakurikiye Zaburi nshya, badukurikiye bari mu mahanga atandukanye, badukurikiye bari mu Rwanda muri quartier zitandukanye, kandi umwuka wo kwiga no gufata no kumedita ku ijambo ryawe, turyibwira muri sense nziza yo kukumva no konka ijambo ryawe, ari ryo rikuza abana bawe. Utahe mu mitima yacu, abari badukurikiye bari mu rujijo, ubasange mwuka wera ubasobanuze ibyo twavuze wenda ntibabyumve. Mwami ubiherekeresha imbaraga zawe n'ibimenyetso, ndetse n'umwuka wera ubasha kubumvisha iby'iryo jambo. Tugeze mu minsi ya nyuma, aho ijambo ryawe rigomba kongera gusubirizwamo imbaraga nk'uko ryahoze kandi nk'uko riri kandi ridahinduka. Reka abantu bongere baryumve nk'uko ryagize ububasha muri Efeso. Mwami ijambo ritumenyesha umusaraba, ritumenyesha urupfu rwa Yesu Kristo, ritumenyesha agakiza, ritumenyesha gukiranuka kw'Imana, ndetse no kugenda twirinda muri byose. Urakoze kuri Imana, uhawe umugisha bari badukurikiye mu nzego zose zitandukanye, mu makartier yose atandukanye, mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, banyempano badukurikiye, abigisha, abanyamasengesho, intumwa n'abandi batandukanye, ubaho umugisha Mwami. Urakoze kuri Imana nziza, turagushimiye rero, kandi icyubahiro ni cyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.